Muri iyi video ngiye kubasobanurira icyo copy trading ari cyo, ese ni iki uba uri gukopiya iyo wakoze ngo copy cyangwa wafashe konti yawe ukanikonekita n'undi muntu, ni ibiki uwo muntu waba ari gukora ku buryo wowe gukonekita konti yawe kuri ye biba biri buguhe inyungu. Ikindi taza kubasobanurira nanone ibyo dukora ni ibiki, bigenda gute, kuki umuntu aramutse akonekisa account yawe kuyiwe abonamo inyungu n'ibihombo biva hehe, ibyo bihombo ni ibihe, ibyiza byo gukora ibyo bintu ni ibihe, ibibi byabyo, risike zirimo ni izihe, mu gihe umuntu ashaka gukora copy cyangwa ashaka guhagarika gukora copy bigenda gute, amafaranga yatangirana, ibintu nk'ibyo, ibintu byose ku murongo. So ndagira ngo ikintu cya mbere uri buze kunkorera no kureba ino video mpaka irangiye, mpaka igeze gute irangiye, ni ukureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye, kubera ko ibintu ugiye kureba hano, impamvu ugiye kubireba no ushaka kubibyaza amafaranga, kandi urabizi ko neza ko ikintu cyose ugiye kubyaza amafaranga ugomba paying attention, ugasobanukirwa kugira ngo nyuma yaho utazagira ibindi bibazo usangamo utabashije kumva neza. So ino video usabwe kuyireba ikarangira, kubera ko bigize gute bigufitiye inyungu, sibyo? Ubwo niba mubinyemereye gutangira nanjye rero reka mbanze mbasobanurire mbabwire ati copy trading ni ibi n'ibi n'ibi, copy trading ikora gutya na gutya, iyo uyikoze uba ufitemo risiki izi n'izi, uba ufitemo inyungu izi n'izi, ibintu nk'ibyo. So my people, mbere na mbere twiga ibintu dukora aho bihurira na copy trading n'ibindi bijya mu ngo ni account management, biriya byose bifitanye isano. So twige abantu bakora forex trading rero gute nyine hazamo iyo option ya copy trading, kuki wowe ushaka gukora copy trading. So copy trading ni bwo buryo bwa mbere bwiza bwo gukorera amafaranga muri forex trading ku bantu bafite umwanya mukeya, ku bantu badafite ubumenyi na bukeya, cyangwa bafite ubumenyi bukeya ariko batabasha kwitradingira, excuse me. Hanyuma babandi bashobora bataragira confidence yo kuba baza mu isoko ariko bazi wenda trading uko ikora. Copy trading nanone ikaba uburyo bwiza bwo ku bantu bashaka badashaka kwirirwa biga trading, badashaka kuinvestinga mu mwanya wabo ariko bashaka gufata inyungu zo muri trading, gusa bagomba kuba understanding iki risk zo muri forex. Ibyo biri kumvikana. So izo risk rero tuvuga ni izihe, za risk bumva abantu bamwe bumva bakata bavuga ngo ya ntago nabanye bikoze, abandi bakavuga ngo ntago nabanyweze ibintu gibi. So forex trading ifitemo uburyo burenga butanu ushobora kuyikoreramo amafaranga, kandi amafaranga meza uramutse uyizi kuyikora cyangwa uyifiteho knowledge runaka bitewe n'ikintu nyine uzi. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha ukorera amafaranga muri trading, muri forex trading, uburyo bwa mbere ni ukujya gute, ni ukuyiga ukayikorera ku giti cyawe, ukaba umutrader ku giti cyawe. Aho ngaho tuvuga ko uri gukora iki, forex trading ari nayo igutunze. Uburyo bwa kabiri wakoreramo amafaranga muri forex trading, uburyo bwa kabiri ni ukuyigisha. Ufite ubumenyi bwa forex trading ushobora kuyigisha ikaguha amafaranga. Niyo mpamvu uzabona bakunda kubaza ngo ngo se wowe ngo ni gukora amafaranga muri trading ngo kubera iki ngo ubyigisha abandi ngo ukabaca amafaranga. Kukwigisha iba ari source of income ku muntu kwigisha forex trading. Igihe atungutse muri trading abanyeshuri babishiye, ibyo bintu uwo muntu bituma ahorana amafaranga. Niba wumva nawe kwishyura umuntu akakwigisha harimo ubusikama, wabyigisha kuri internet, kuri YouTube amasomo aba ariho, ntabwo bajya babashyira agahato ngo tukwigisha ngo tukwigishe uzagenda gutyo. Oya, kuvuga ati ari uburyo bubiri bwo kwiga trading. Ushobora kujya kwiga kuri YouTube, mu bitabo yara muri Telegram group yanjye, mwabibonye ko nabishyizemo byinshi cyane bishobora kubafasha, ndaza no kubereka uburyo mwayijoininga ababishaka. Iyo udashoboye kwishyura umuntu ugakwigisha cyangwa utizeye ko uwo muntu yakwigisha nk'uko ubishaka, uriyigisha ukiga online. Hari n'abandi bantu babigisha bo hanze, ugura amakosi yabo agura nk'ibihumbi 3 by'idolari, ibihumbi bingahe, uri kugasana n'ubundi ni kimwe n'uko wakwishyura umuntu wo mu gihugu cyane akakwigisha. Impamvu ndi gutinda ku byo kwigisha cyane nuko n'iki nanjye nigisha trading, kandi mukunda kunsireza ngo amafaranga abanyeshuri akubeshejeho. Ese abanyeshuri bahora baza, ariko isoko ryo rihora rigenda. Igihe abanyeshuri batari kwiga, badahari,
amezi 3 angahe utari kwigisha uri gukora iki, uri gukora trading. Aho ni umuntu utuze na trading. Ikindi ubundi buryo bwa gatatu ushobora gukorera amafaranga muri trading, muri trading ushobora kuba ufite ubumenyi ariko utaragira amafaranga menshi, utaragira igishoro, utaraba stable, uyu munsi wo kugahomba cyangwa bigenda gute, gucuruza signals. Iyo ufite group y'ama signals ushobora gushyiraho price nawe ati umuntu join ize group yishyura 10,000, join ize group nanga ama signals yishyura 15, gutyo ku buryo niba ufite abantu 200 buri muntu yarakwishyura 10,000, numva amafaranga akoreye muri abo bantu ni menshi. Kandi n'icyo gukora ni ukujya gutenda kwa ati buy gold, sell gold, share stop loss gutyo na gutyo. Gucuruza signals nabyo ni indi source of income muri forex trading. Hakaza icyitwa account management. Account management ikunda gukorwa n'abantu benshi ariko niyo party risk cyane ku bantu bayikorera abandi. Account management niko akunda umuntu ashobora creating account agashyira amafaranga yiwe, noneho akaguha password na login ID y'iyo konti, akayiguhereza ko ati when trading tuzatugabana inyungu igihe wakoreye inyungu. Iby'ibihombo ubwo mufite ko mubyumvikanaho, ariko 95% by'abantu bakora account management bayihomberamo, kuko umuntu ukubwira ngo umuhe amafaranga ye wakungukire, uwo muntu akenshi 90% bafite ububasha bwo kwishyura amafaranga yawe nashye. Kuko nuyishyira kuri ya konti akayatwika, nta hantu muba muri buhurire, yahiriye kuri konti yawe n'ubundi n'ibindi ni nk'ibyo ngibyo ubuhiye. Gusa ku bantu bafite knowledge bataraba stable ngo bajye amafaranga waraho, ushobora gukora account management. Umuntu ufite amafaranga menshi wakorera nk'amadolari 500, mukaba mwavuganye wenda kuri bufateho 40% kubera ko igishoro ari cye, akaguha 40% yayandi yakoreye, gutyo. Aho ni account management. Hakaza nanone kuba wakorana n'umubroker runaka ukamwamamariza. Wana hari ukuntu ufite aba followers runaka avuga ati uyu mubroker umukoreshe, ukamukoresha. Broker akavuga ati jyewe nuzana wenda abakiriya 1,000 nzaguha amafaranga ya nayo, nuzana abakiriya 1,000 bagana gutya nzaguha amafaranga nayo. Nk'uko izindi company mubona zishyura aba influencer nyine bakazamamaza. Si ibintu bisanzwe se? Niba ufite izina mu kintu runaka, company ziri interested muri cya kintu cyangwa muri bya bintu ukora, cyangwa providing services zijyanye na bya bintu wamamariyemo, baba bashobora kuguha amafaranga runaka ukabamamaza. Ariko uwa undi wamamaza nawe mbere yuko yamamaza, ntabwo abantu bose baza bakwishyura ngo bamamaze, ko harimo abasikama, harimo abari legit, harimo abataraba stable. Nawe wemera gusinyana amasezerano yo kumwamamariza na wa muntu unyuze uko nyine afite izina rya nyaryo, cyangwa azazana service nziza kuri ba bakiriya bawe, kubera ko abakiriya banuramo kubahaye ukabarangira umuntu mubi udafite ikintu ari buze kubagezaho cyangwa ubascaminge, n'undi wowe wamwamamaje niwe babiri bugaruke. So iyo ni ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga muri trading. Ikindi kintu, ubundi buryo rero bwo kwinjiza amafaranga muri trading ari nabwo bworoshye abantu bakunda guhitamo, ni copy trading. Copy trading yo kikorana gukora account ugashyiraho amafaranga, wamara gushyiraho amafaranga ugafata ya account yawe iriho amafaranga ukayikonekita ku yindi account y'undi muntu, nahahurira n'ama password yawe, nahahurira n'ama email yawe, nahahurira n'iki sorry ikintu muraho cyonyine nuko wowe wafashe iki risk muri trading. Bisobanura igihe umuntu ari gukora copy trading cyangwa ukoze copy trading kuri uwo muntu agomba kuba ari umuntu ukora forex trading nka business, atari umuntu uri bushyiremo no munsi ko account yawe ngo uyiconnecteho murare muhombye wenda amafaranga yose ashireho, cyangwa 1/2 cy'amafaranga washyizeho kirari gishizeho umunsi umwe. Forex trading ubwo biraza kunsaba nyine kutabasobanurira uburyo copy trading na forex trading nyine mbere yo gukora copy baza ku understanding ati forex ni iki kintu gikorwa gutya. So copy trading nko mubyumva ni gusaba wowe kuba warize forex, ni gusaba umwanya wo kuza hano kwiga ngo kanda stick izamuka gute bigena gute. Copy trading ni gusaba wenda ngo uhora umonitoringa nyine ureba kuri phone yawe uvuga ngo byazamutse byamanutse oya. We cyo ugomba gukorana kuvange nagufasha konti yanjye connecta n'undi muntu. Uriya muntu uburyo akoramo yarabidusobanuriye, niba akora gutya na gutya igihe cyo ndi buze guceka naza guceka wenda nyuma y'amasaha runaka, ndende niba ari trade yafashe, niba zahombye niba zungutse, menye percentage twahombye, menye inyungu aho iri, ibintu nk'ibyo. Menye niba mbikuza inyungu yanjye, niba mbona yahombye cyane bitewe ubwoba nta bwenge ari gushiramo, nkore disconnect nkuriho amafaranga yanjye, ibintu nk'ibyo. Ikindi cya copy trading, wowe uba ufite access aho ubikuriza, akorera deposit na withdraw, byose access aba ari yawe, nahurira na wa muntu ugize gute kora copy.
urugero nk'ubu ushobora gukora copy trading ku muntu uri Vietnam, ushobora gukora copy ku muntu uri muri India, ushobora gukora copy umuntu uri US. Kuri platform ugiye gukoreraho copy mwarabibonye bakwereka performance y'uwo muntu ukuntu ari kwitwara muri iyo minsi, niba aba connection mbere barungutse, niba barahombye, ibintu nk'ibyo account nyine ugiye connectaho ibi bikwereka. So copy trading rero iyo wafashe amafaranga yakashyira kuri konte ugakonekita kuri konte y'undi muntu, ibintu uba wakonekisiho ari gukora bibyara inyungu ni ibiki? Abikora ate? Abikora nk'umunyamwuga cyangwa abikora nk'umuntu uri kwishimisha? So ngiye gufata akanya gatoya njye muri trading view mbasobanurira ibintu dukora muri make, yambaye introduction bageti bigenda gutya na gutya, wahombera hano unguka gutya na gutya na gutya. So umuntu ukoze copy bigenda gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Ikintu cyonyine ndi kubasaba ni ukureba ino video mpaka igeze gute irangiye. Ndi kubasaba gukora ibiki? Kureba ino video mpaka igeze gute igeze ku musozo, kugira ngo muze understandinga ibintu mugiye kuzamo bikora gute, ni byiza, bimeze gute na gute na gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ku bantu rero mugiye kuza muri copy trading mugomba understandinga bino bintu. Forex trading ni iki? Kubera ko iyo ukoze copy uba wakonekise n'umuntu ukora iki? Forex. Bivuze ngo ugomba kubanza kumenya uwo muntu ukora forex we akora ate, bigenda gute, binakora n'ibiki. Ngiye kubaha ubusobanuro bwuzuye munaza kunyurwa. Muri ino video muyisoze ndabibasabye, kubera ko mugiye ikintu uri interested mo, ushaka gushoramo ibiceri, ugomba kubanza ugakora iki? Analyze, ukumva abo bantu bakora ibyo bintu batekereza gute, ibintu ugiyemo ni ibiki, ku buryo igihe nyine abagize ikintu cyakubaho understandinga bya bintu wagiyemo. Ibintu byumvikana? So forex trading abantu benshi mukunda kwibaza ngo ikora ite. Forex trading itandukanye na forex bureau ko ari ibintu bibiri bisa. Mwese muvuga ko muri abantu bavunja amafaranga, mwabonye nura mujama jondi bafunze bakata imyaka ingahe, ngo wa miliyari 10 na zingahe, muramuzi bamwita Davis ndakeka, bamushinja ko we yavunjishaga amafaranga y'amanyamahanga mu buryo butemewe. Urumva byose byitwa iki? Kuvunjisha. Forex ubundi ni ijambo risobanuye foreign exchange. Forex sobanuye foreign exchange, bivuze ngo ni ivunja ry'amafaranga y'amanyamahanga. Foreign exchange niba ari ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga, bivuze ko habamo iki? Kugurana kw'amafaranga. Ubwo forex dere abantu nirwamo mwandika ngo ni flex, ngo ni what, ngo ni ibiki, ni gutya babyandika. Forex sobanuye foreign, simbe nari gutya barika foreign ibintu nk'ibyo. Foreign exchange hano ntago mbyibuka. Exchange bisobanuye ngo ni ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga. So urimo muri forex amafaranga y'amanyamahanga dusangamo amapound, dusangamo amapound, amadolari, tugasangamo ayitwa amayene, tugasangamo amanyarwanda, dusangamo amashiringi y'amagande, dusangamo amafaranga menshi cyane agiye atandukanye, ayitwa Australian dollar, dufitemo ayitwa amafaranga yo mu Bufaransa, dufitemo New Zealand dollar, dufite amafaranga nyine menshi atandukanye aba muri iyo saconing. So abantu bacuruza amafaranga rero, abakora forex bureau, iyo bari gucuruza birabi ari amafaranga, urabizi ko baba bafite office bakoramo, bishyura inzu, bishyura transport zabo, bishyura amaranch bafata ku kazi. Bivuze ngo kuri aho uzana amanyarwanda, izanya amanyarwanda bakaguha amadolari, byanga bikunda hari inyungu bari abantu bafataho, kuko ntago bishyurwa na leta cyangwa indi miryango itikore amafaranga bunguka bakoresha muri business zabo yose nava hehe muri ubwo bucuruzi. Sibiri kumvikana? So iyo nyungu rero iva hehe? Nkuko mubizi mu bucuruzi bwose ikintu tukigura ku mafaranga makeya, niko ubucuruzi bumera. Ugura ikintu ku mafaranga makeya ukaza kukigurisha ku mafaranga menshi. Sibiko bimeze? Niba uranguye ino kayi, iyi kayi urayirangura igura amafaranga desa, uza kuyigurisha 25, ube wungutse angahe? 50. Si ibintu byumvikana se? Niba rero hari undi muntu ukora business nk'iyo ngiyo akaba acuruza amafaranga, tuvuge wowe uzanye amanyarwanda, tanze amanyarwanda, bagwaye amadolari,
wa murwayi y'amadolari nuko aba yaraguze kuri make akayaguha arengejeho profit runaka, si biri kumvikana? Twa tunyungu agenda arenzaho nitwo tumwishyura ya nzu, nitwo tumwishyura iki, akakubwira ati njyewe bino bucuruzi nkora nibwo bugize gute bumbeshejeho. Urumva ko umuntu ari muri business. So forex bano bakora rero bavunjisha amafaranga in cash, batandukanye natwe dukora forex ya online. Bari abantu baye igitekerezo mu gitekerezo, iyo uriya muntu ukora forex bureau, tuvuge agiye kurangura nk'amafaranga yo kugira ngo aze gucuruza, tuvuge agiye kurangura wenda nk'ibihumbi 50 by'idolari, ibihumbi 50 by'idolari n'ibidolari ku cyane, simbizi ko ari byo, ni urugero ngiye kubaha. Uriya muntu ugiye kurangura n'amafaranga, niba idolari riri kugura cyane cy'amanyarwanda, USD, niba idolari rimwe riri kugura icyane cy'amanyarwanda cyangwa icyane na 50, wa muntu akaba ashaka kurangura ibihumbi 50 by'idolari, iriya ke isobanuye ibihumbi, araza kwishyura miliyoni 70 z'iki cy'amanyarwanda. Biri kumvikana? Rwanda ni 50k US dollar. Niba uriya muntu ashaka kurangura rero ibihumbi 50 by'idolari, urumva ari buze kwishyura za miliyoni 70 zose z'amanyarwanda kugira ngo bamuhereze iki ibihumbi. Ntago mbizi ko iriya mibare ihura neza, mwemwe imagine ko ari kuri nyine ko runo n'urugero ibihumbi 50 by'idolari aza kubyishyura, biraza kuba bibanye wenda na miliyoni 70, bishobora kuba binarenga cyangwa biri no munsi, ntabwo nigeze nkora calculation, nimuze kuvangura amabeshye. So bisobanuye iki rero? Ubaze ari wowe ugiye gushora miliyoni 70 mu kintu runaka, wapfa kuzishora gutyo gusa utabanje gukora analize, nkurura amakuru, ubaze bagenzi bawe, wumva amaradiyo, ureba amateleviziyo, wumve ibinyamakuru ibyo bavuga, ku buryo cyashira ugiye gushoramo kitaza guhinduka. So bano bantu iyo bagiye kurangura ari amafaranga, baba baravuga ati turamutse dushoye zino miliyoni 70 zacu ko idolari kugura cyane, nk'ubu riramutse rigiye ku cyane cyonyine 1400, rikava ku cyane cyari kajya ku 350, urumva ko ari igiceri cy'ijana. Ibyo nibivuze ngo wa muntu aramutse aranguye none aha agashoramo za miliyoni 70 ze zibanye n'ibihumbi 50, bibanye n'ibihumbi 50 by'idolari, kubera ko idolari kugura cyane na 50, niriramuka rimaze rikajya ku 1350, urumva ko ari guhomba ijana kuri buri dolari, igiceri cy'ijana. Icyo gihe wa muntu araba agifite za miliyoni 70 wapi? Bivuze ngo business irahita ihagarara, ntago ari bube yemerewe, ntago ari buze gushobora gucuruza ya mafaranga ngo ajye kuyagurisha, kubera ko azi ko yataye agaciro. Ntago ari buyagurishe ngo bayagure n'ubundi nk'uko yayaguze, nashaka ikiranguzo cyayo ntago ari buze kukibona. So kwirinda ibyo bihombo muri business, urumva nk'uwo muntu ikintu aba ari buze kuhita ahura nacyo, aba ari buze kubura amafaranga yo kwishyura inzu, aba ari buze kwita abura amafaranga yo kurya, kubera iki? Ko ntago ari gukora nyine ya madolari yaranguye yasubiye inyuma. Bivuze ngo yari yakoze ikosa ryo kurangura ya mafaranga atabanje kumenya amakuru y'iki ya mafaranga, kuko byanga bikunda ifaranga ntabwo ryajya gusubira inyuma bitabaye predictable, ntago byajya gusubira inyuma umuntu bitageze iki nta makuru yabanje gusohoka. So ibi mafaranga bitagaza agaciro, ushobora gusanga US ari kuba imyigaragambyo, hari wenda umuperezida w'ikindi gihugu wahagaritse serivisi zajyaga muri cya gihugu, ashobora kuba havutse wenda amatora runaka, ashobora kuba habaye intambara mu gihugu cy'abaturanyi, bakaza guhungira muri cya gihugu, ibintu nk'ibyo. Bivuze ngo cya gihugu cya ya mafaranga gishobora kugira ibintu runaka bituma ya mafaranga asubira hasi. Rero bano bantu bakora forex bureau bo babanza gukora iki research, bakamenya ngo niturangura amafaranga ya n'aya nta kintu kizatuma amafaranga yacu atagaciro tutarayagurisha. Kuri niba bashaka kuyacuruza mu cyumweru kimwe cyangwa mu byumweru bibiri, bagomba kubanza kumakinga sure ko amafaranga baranguye ku isoko ry'imari n'imigabane cyangwa muri financial market in general, ya mafaranga azaba agifite ka gaciro cyangwa yariyongereyeho, apana gusubira inyuma, kuko naba agifite ka gaciro n'ubundi bo bazarenzaho make kuri wa muntu uje kuyagura. So bigenda gute rero? Hano muri iri soko urumva ikintu kibamo ni ukugira gute movement z'agaciro k'ibintu byayo byose ku isi. Movement ziba ari ebyiri, ari ukuzamuka mu gaciro no kumutakaza agaciro, cyangwa kuguma ku giciro runaka kiri stable. Ariko ubwo twe tubara izo movement ebyiri, niyo ya gatatu turayibara igihe ibintu biri ku giciro kimwe. So twere dutandukaniye n'abo bakora forex bureau. Bano bakora forex bureau urumva bo bakora research, bamara gukora research bagafata amafaranga ari cash, bakagenda bakarangura izindi cash. Kubyumva, bakarangura izindi cash. Asundi mbere yuko dukomeza, ubu ngubu nk'umuntu akubajije ati tanga impamvu wenda 5 zishobora gutuma ifaranga ry'igihugu runaka icyo ari cyo cyose
rizamuka mu gaciro cyangwa rikamanuka, watanga izihe mpamvu? pozinga ino video banza ubyibaze. Bakubwiye ati ko wowe uri umu businessman tubona ufite ibifaranga kuri konti kandi ibifaranga byawe ukaba ushaka ko bibyara ibindi, katukubaza akabazo gatoya koroshye ukadusubize, wenda kuri amafaranga tukongerereho, wabishobora. Bakubwiye ati tubwira impamvu eshanu, factors eshanu zishobora gutuma ifaranga ry'igihugu icyo ari cyo cyose rizamuka mu gaciro cyangwa rikatakaza iki agaciro. Wazibona impamvu eshanu zumvikana nk'umuntu w'umunyabwenge? Uzandika muri comment naribi. So twebwe rero dutandukanye n'abakora forex bureau. Bano bakora forex bureau urumva ko bo igihe ari aho bagera bakahita bamaze gukora research, bamaze ko amafaranga azazamuka cyangwa azahora ari stable, azamara igihe runaka ariko bimuvinga ku buryo bitari bubahombye. Icyo bakora ni gufata amafaranga amwe bakayavunja mu yandi, bakayagura iki ya yandi. Niba nabo batanze amanyarwanda bakabaha amadolari, ikiba kibayeho ni ukugurisha, tugurishije amanyarwanda tugura iki amadolari. Si biri kumvikana se? Iyo uranguye ubuguzi bivuze ngo wa muntu waranguye amadolari we yaguze amadolari nyine agurisha iki amanyarwanda. So kuzamuka no kumanuka by'amafaranga bituruka iyo uguze ikintu, iyo muguze ikintu muri benshi ku isoko kizamuka mu gaciro ko muragikeneye muri benshi, hanyuma mugurisha ikintu muri benshi mukagituma kiba available cyane ku isoko muri benshi, mukagigurisha muri benshi, gitakaza iki agaciro kacyo. Si biri kumvikana? Ikintu muguze muri benshi kizamuka mu gaciro, icyo mugurishije muri benshi kikajya gute kikatakaza agaciro. So hano natwe ku isoko rero, muri ano masoko mubona tubona muri kubona hano inyuma yanjye ibintu bihari, ari ibintu by'ubururu n'umutuku mubona bimanuka bizamuka, ukibaza ngo ibi ni ibiki. Iyi ni chart abantu bize geography, abantu mukora mu companies, abantu mukora na hehe musome ibinyamakuru, mujya mubona hari nk'abantu bari gukoresha utuntu tumeze nka gutya bavuga ati ngo wenda ngo muri uku kwezi ngo ikintu cyacu cyazamutseho gutya na gutya, ngo mu kwezi kwa kabiri ngo kiramanuka, ngo mu kwezi kwa gatatu kizamuka kigera hano, ngo mu kwezi kwa gatanu ngo ariko ngo noneho ngo twabonye abakiriya benshi ibintu byaratumbagiye, ugasanga bakoresha utuntu nk'utu tuno twita utubar. Ni ukuvuga ngo rero iyi nayo ni indi type of charts ikoreshwa mu gutanga iki, mu gutangaza amakuru runaka y'ibigo runaka, ikindi cyari cyose runaka. Ushobora no gukora chat yerekana abantu binjiye hano, ukavuga ati kuwa mbere wenda kano kantu kakaba ari ako kuwa mbere wenda agiye muri ino office yanjye hinjiyemo abantu wenda 5, kuwa kabiri hinjiye abantu wenda bangahe, hinjiye abantu wenda 2 biri kugaragara, kuwa gatatu hinjiye abantu 4. Si biri clear? Kuwa kangahe hinjiye abantu bangahe, wenda no munsi hinjiye abantu 10. Si uko se iyi ni chart nkoze cyangwa bar graph yerekana amakuru runaka, yerekana wenda ngo abantu ngo barazango kuwa mbere haje abantu aba ni graph yerekana ngo umubare w'abantu binjiye kwa Asamu muri office ya Asamu kuva kuwa mbere kugera kuwa 4. Barakwereka binjiye kuwa 4, binjiye kuwa kangahe, binjiye ko bangana. So iyi ni chart ya mbere. Ikindi chart ya kabiri ishobora kuzikubwira ati turakoresha noneho umurongo kuwa mbere umubare w'abantu baje kwa Asamu warazamutse ugera kuri, uvuye kuri 0 ugera kuri 5, kuwa kabiri uramanuka usubira kuri 2, kuwa gatatu urazamuka ujya kuri 4, uri kubibona. Kuwa 4 umubare urazamuka ugera ku bantu bangahe 10. Bino bintu bisibye urabona hano dufite indi chart noneho yo gukoresha iki umurongo. Uri kubibona chart y'umurongo, chart y'iki y'umurongo, mutega amatwi neza. So iyi chart yonyine yiterukayizana hano ni chart iri kwerekana nyine information runaka, si ikintu runaka umuntu uri gutanga ayo makuru yahisemo kujya gute kwerekana. Ubwo mupaying attention abantu mugiye gukora copy trading, hari ikintu nshaka kubasobanurira hano kugira ngo cyume ndahera mu mizi. So iyi niba ari chart kwereka umubare w'abantu binjiye kwa Asam, ishobora no kuba ari chart yerekana uko ifaranga runaka ku isi ryagene muvinga mu gaciro, cyangwa imigabane. Ishobora kuba ati umugabane wa Coca-Cola warazamutse ugera kuri 5%, kuwa kangahe waramana mu kwezi gutaha waramanutse usubira kuri 2, mu kwezi gutaha urazamuka ujya kuri 4, none muri uku kwezi turimo ugeze ku 10. Urumva iyo movement ukayita uyishushanya ukayerekana. So icyo nshaka kubereka ni iki, abantu muza muri forex trading mutazi ibyo ari byo, mwabyise ibintu biri digital mukavuga ngo
kubera ari ibintu bikeneye internet, ari ibintu byo muri telefone mu mashini, ni by'aba abana b'urubyiruko bari bashyushye mu mutwe bakiri bashyashya, hoya n'abantu bakuru ibi ni ibyanyu. Ni ukuvuga ngo forex ni ikintu gisanzwe, ni business nk'izindi. Ushobora gukora ino chart yerekana umubare w'abantu binjiye muri resitora yawe, ukavuga ati kuwa gatanu kuwa mbere haje abantu 100, kuwa kabiri haje abantu bangahe, ugakoresha za chart zose nakweretse. So twege muri forex rate trading, iyo umuntu aje akabona bino bintu bizamuka n'ibimanuka, ikintu cya mbere avuga ahita avuga kuri umusikama. Iyo abantu bavuze ngo uri umusikama, ikintu gihe cya mbere mbona ubujiji bwinshi cyane buri mu mitwe yanyu, abo mu bitekereza. Niba ngiye basha gusoma ibintu mwe mutabasha gusoma, ibyo ntabwo bivuze ko uwo muntu aba ari umusikama, ahubwo uwo muntu afite ubwenge wowe utabasha guhuza n'ubwenge bwawe ngo ubyumve. So bino bihuriye na copy trading rero. Copy trading cyitwa nshaka mubanza gusobanukirwa hano n'iki nibyo dukora. Iyi forex trading, iyi ni chart naberetse, iyi ni chart y'ifaranga runaka. Murabona iyi ni chart ya gold, urebye yari hejuru mu nguni uraza kubona handitse ngo gold, ariko naraje ko ariyo cyitwa gold, muri kubibona ari hejuru mu nguni mukubona ngo gold. Gold bisobanuye zahabu. Hano ushobora gucuruza zahabu, ushobora gucuruza silver, ushobora gucuruza amazi, ushobora gucuruza ekonomi y'igihugu runaka, ushobora kugura impapuro mvunjafaranga, ushobora kugura imigabane muri company uciye muri bino bintu uri kubona bya chart. So iyi chart muri kubona aha ngaha, abantu benshi bo muyibonye mwumva ko ari ibintu biri bubyara amafaranga mu buryo buri magical biri bubyara amafaranga mu buryo buri magical, kubera ko ari ibintu bya online. Ariko ndagira mbabwiye ko forex trading umuntu wese yayiga akayimenya. Nk'uko ubona ufata phone utazi gukoresha telefone, bikarangira uzi kuyikoresha, ukamenya WhatsApp hanini, ukamenya kamera, ukamenya ngo WhatsApp ninandika akanda hano iragenda. Hano abantu benshi ikintu biga muri forex trading ni ukwiga uburyo izi chart zisomwamo. Nk'uko mwabibonye, ubona nk'iyi chart hano ikiri kwereka ikintu cyanamanutse kiva ahantu runaka kigeze hano hasi, cyongera kirazamuka kigera ahantu runaka, cyongera kiramanuka kirazamuka kiramanuka kirazamuka. Bino muri kubasha kubibona ni gutya chart ijya gute igenda. Nk'uko mubone wandika uva iburyo ibumoso nako ujya iburyo, niko na chart igenda nyine ikomeza itambika. So bino bishaka kwereka iki? Ndashaka kwereka mumenye ngo chart nyine tuba turi kurebera hano amakuru ni chart zisanzwe. Hano nta rusimbi rubamo iyo ari wowe wihisemo. Iyi ni business isanzwe. Icyo chart zimaze kukwereka ikintu ushaka kumenya agaciro kacyo mu gihe cyashize. Ubu ngubu biri kugenda gute rero, ahari buze biraza kujya gute kuba bimeze bite. So hano iyo wamaze kumenya izi chart, ushobora gusoma iyi chart ukamenya ngo niba chart niba isoko rimaze kuzamuka rikazamuka nirenga hano inshuro ya mbere, rikazamuka nirenga hano inshuro ya kabiri, ku nshuro ya gatatu niba hano igiciro cy'iki kintu kiri kuzamuka kikajya ku 1000 inshuro imwe, no ku nshuro ya kabiri abantu bakajyamo bakakigurisha kikajya kimanuka, ku nshuro ya gatatu abantu benshi baravuga ngo abantu benshi bari kugenda baseringera hari ahantu bari kuhakorera seri, bakomeza kuhakorera inshuro ebyiri. Ku nshuro ya gatatu abantu benshi bakunda gufata umwanzuro bakora seri ari benshi, niyo mpamvu ubona market yamanutse byatari. Si muri kwibona se? Ubwo ngo abanyeshuri banjye bo bino baba babyumva, n'abatari abanyeshuri banjye muze kujya kuri YouTube bari amasomo basobanura bino bintu byose, bino bingibi ndi kugerageza kubasobanurira. So twebwe icyo dukora aba forex traders bitandukanye na forex bureau, ntago twebwe tujya twincluding iki cash. Twe turaza hano dusoma amakuru atandukanye kuri izi mbuga, dusome kuri chat yacu, dufite n'andi ma website ndaje nyabereke, dukura information ukamenya ngo igihe iki n'iki saa 8 z'amanywa Donald Trump ashobora kuvuga ibi n'ibi, navuga ibi n'ibi biraza gutuma ifaranga rizamuka mu gaciro, reka tubigenze gutya. So my people, forex trading rero na forex bureau, mubare gutinda nsubiramo ibintu ariko byose byo mbabwira byose abarengera akamaro. Mugume kuri no video mpaka muyisoje mumenye copy trading ni gute. Hano forex trading kwera ibintu bya online, twirago duhura na cash, twe turakora analize b'abantu bose bakora b'amafaranga, igihe cyo kugura ya mafaranga. Twe turaza dukora iki? Dukora amafaranga, dukore deposit muri system runaka cyangwa muri application runaka cyangwa kuri website runaka, dufate amafaranga yacu ari kuri internet, ari kuri makarita, ari kuri momo, ari hehe, tuyashyireho hehe kuri ya application cyangwa kuri wa broker handi muri rya soko nyine rya online. None twe dukora iki? Dukora ikimeze nka betting. Impamvu uvuga ngo ni betting ko wowe uravuga ati ngiye nguze iyi movement, ntago ari betting mwitonde. Betting nyine ubundi niyo ukoze ubukwe,
ugatanga amafaranga runaka ngo baguhe umugeni, ari amafaranga nk'aho uyabetingiye umukobwa uvuze ati reka mbaye inkwano ya miliyoni 40 umukobwa wanjye nisanga ari muzima, nakoze asanga ari muzima, ntabwo ubizi neza ko uzasanga ari muzima, ushobora kugera mu rugo akagutenguha, za nkwano zikava zipfuye ubusa. Nyine life tubayemo yose ni risike kandi ni betting, nyine buri kintu uba wabetinze. Iyo uri gusaba akazi ukajya guprintinga impapuro, ukandika amabaruwa, ukishyura ibyangombwa runaka byerekana ko by'amavuko n'ibiki, ukishyura amamoto akujyana hehe, ukishyura za ruswa, njya mbyumva ngo runaka ngo kwande kugira tuguhe akazi. Ibyo bintu byose uba uri gukora ntabwo ubizi ko aka kazi uzakabona, ahubwo uba uri kukabetingira kugira ngo urebe ko uzabona akazi, sibyo se? Ari nayo mpamvu uvuga ati njyewe mfite 100,000 nkaba mbona kano kazi kugira ngo abone biri kunsaba gutanga 150 kankiyorere. Ariko niba uzi ko ufite 100,000 byawe wisevinze ukabona gusaba ka kazi, beza kugutwara amatike, guprintinga, uza gukoresha nk'ibihumbi 20 cyangwa 10, ko akazi unyurajya ukapurayinga kuko ibyo kare kugusaba biri munsi y'ibyo ufite, si biri kumvikana se? Bivuze ngo kwa betingira ka kazi niho wabihisemo, wahisemo n'ibyo uri betting uko bingana. So muri trading abantu benshi muraza mukayikora nk'urusimbi, mwamara gushya mukayirukira muri copy trading, mwamara gushya mukajya muri account management nabo bakabatwika, mukajya kujya mufata amasignals y'abandi mukayagurisha kuri bagenzi banyu, atari mwe mwatana signal, mukiba amasomo y'abandi mukayagurisha ku buntu, kwera icyo babanje gukora bya bintu nyine utafashe plan. So ana muri trading ufite plan yawe, uburyo ushaka gukoramo, ufite mentorship, wamaze kubona ubumenyi, trading nyine ni akazi ukora. So izo betting mbabwira rero bigenda gutika, mbasobanuraho gatoya. Ni ukuvuga ngo hano mubonye kano kantu mpereyeho nkakababwira ngo ku nshuro ya 3 iki n'iki, ibyo bintu bisobanuye byo cyane, ni ko kantu njya nkunda gukoresha kugira ngo abantu batanumva trading cyangwa bashaka kumenya ibyo ari byo n'uburyo bikoramo, babanze bumve. Mwe mwihanganye ngiye kutangira kuri part ya copy trading n'uburyo tuyikoramo. So mwihanganye rwaye gripe ariko ubundi igihe nirira rimwe ku munsi, mba ndi kwinywera amazi ashyushye, nimugoroba nkaza kodaringa igipirawu n'ibikoko, abantu bakabibona akabangu uzabyibuha, kumanywa nirwamo amazi ashyushye kugira n'ubwenge bwanjye nyine bukomeze buri solid. Buriya kurya cyane na addiction man, murabizi se. Kabigisha gusoma chat ho gatoya, abana nkaha ko hano market yakoze nimwe kabiri, ku nshuro ya 3 urabona ko isoko ryahize gute, bana ko hano ikintu cyamanutse cyane mu gaciro, cyamanutse koko kiramanuka byatari. Hano umuntu iyo yakoze seri rero aba ari kubona inyungu nyinshi cyane. Abantu muri gutangira mu bifungutse mu mutwe bita wibaza ngo ese ngo niba aba muri forex zanyu ngo umuntu wakoze seri hano ngo ni kubera cyakora seri ngo kandi iki kintu ko cyakomeje kumanuka akabonamo inyungu. Hano iyo ukoze seri mu bintu by'amafaranga, iyo ugurishije amafaranga mu bintu bijyanye no kuvunjisha amafaranga, nayo basobanurira. Iyo uvunjishije amafaranga ukayagurisha, iyo ukoze seri ari ugakanda budaya seri, ntabwo uba ukoze seri nyirizina, uba ukoze uba uguze ikindi kintu, uba uguze andi mafaranga, kuko ni exchange, foreign exchange, uri kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga. Utazi amanyarwanda baguhaye amadolari, bivuze ngo uwo ugurishije amanyarwanda kuri chat yerekana agaciro k'amanyarwanda k'amadolari mu manyarwanda. Nimba mwakoze seri muri benshi mukagurisha amanyarwanda muri benshi, amanyarwanda agatakaza agaciro kuri chat y'amanyarwanda, chat iraza kubigira gute, imanutse. Kibiri kumvikana? So hano bari kukwereka agaciro ka zahabu mu madolari, zahabu mu madolari. Chat hano uko niba imeze ibikwereka amafaranga abiri, ntabwo yakwereka agaciro k'ikintu kimwe, ikwereka ngo aya ni amadolari mu manyarwanda. Chat y'amanyarwanda mu madolari, niba amanyarwanda yazamutse mu gaciro, nyine chat barakwereka ko yazamutse. Niba amafaranga yatakaje agaciro, okay, ko yamanutse. So hano iyo ukoze seri rero ukagurisha nka zahabu, we ntabwo hano ubuguze zahabu, ahubwo ubuguze nako ntabwo ugurishije zahabu, kuko zahabu nayo ufite. Iyo ufite se mu ntoki, icyo ufite ni amafaranga washyizeho. Rero niba uvuze ngo zahabu igiye gutakaza agaciro, reka dukande seri. Impamvu kanda seri ni kuri kurebera kuri chat yerekana agaciro ka gold mu madolari. Ngo wari nk'umuntu wabaye confused ariko vate mana yanjye, uyu mujamini ari kuvuga ni ibiki koko, yabisimbutse akagera aho twiyumvira inyungu n'ibihombo byacu tukishyira amafaranga tugatangira. Muratangira si ibintu mutazi, mureke njye mbasobanurire. So
hano mberetse gatoya urabona ko hari ibintu tugenderaho ngo nikora inshuro 3 ngo nikora inshuro 2 ngo nikora muri zone isa gutya na gutya, byo ni ibintu byinshi ntabwo nabona umwanya wo kwibasobanura none namutara abanyeshuri banje officially. Ariko mushaka kumenya ngo ibyo bintu ngo kandaho ngo kane kangahe ngo chat isomwa gutya, kuri YouTube channel yanjye hariho amasomo y'ubuntu ndaza gushiraho n'ayandi muze kuyareba. Ariko icyo ngiye kutansimbukira no kubaga ati ibinyungu n'ibihombo bigenda gutya na gutya. So hano rero amafaranga yawe aba ari hehe, ajya hehe, ahurira hehe n'ibi bintu byo gukora buy no gukora sell, n'irya noneho bya bintu wowe ushobora kubikonektaho n'undi muntu ubikora akabigukorera. Ubwo ngiye kutambereka nabereka agachat mba nshaka kubabwira ko chat ari ibintu bisanzwe. Ndashaka kubereka ibintu bitandukanye ngiye kubereka ahangaha murebe neza ino video. Mbabarire niba wakumva hari ibintu ndi kuvuga bitari kukuinspira gukomeza kureba ino video, kumva hari ibintu ndi kuvuga biguca intege, ndagusabye umbabarire ukomeze urebe ino video, ndabigusabye kuko hari ibyo ndi buvugemo nyine wowe ukeneye kumva, noneho guma kuri ino video ntuyiveho, sibyo? So business, ubwo twageze tayari muri copy trading business ukuntu iri buze gukorwa, mwumve n'ibinyungu zanyu zizewe cyangwa ibihombo byizewe mahitamo n'ayanyu. So muri business, ko tugiye muri business aho iva ikagera ahantu hose ku isi igomba kuba ifite target runaka ikoreraho project. Bavuga ati twege wenda dufite restaurant turi gucuruza ibiryo biteswe ku mashyiga, ariko dufite gahunda y'uko mezi abiri tuzagura gazi tugatangira gukora ibintu bikoze bitekewe kuri gazi, ibintu nk'ibyo nyine. Business yose ifite iki goal, bifite target igenderaho, bifite profit runaka bashaka ku munsi, profit runaka bashaka mu kwezi, bitewe n'ibyo bashaka kuzayikoresha, ibintu nk'ibyo. So no kusobanura ngo hano muri forex abantu bakora forex mu buryo butandukanye. Hari abahitamo kwikora nk'urusimbi, hari n'abahitamo kwikora nk'akazi. Ndagira rero mbatandukanyirize abo bantu babiri bakora forex trading nk'akazi, abandi bakikora nk'urusimbi. Noneho mwibajire bose baje muri copy trading ubu uri buze guhitamo akantu kumvikana. So ni gute wakora forex rero nk'akazi, ni gute wakora business nk'urusimbi? Any business yari yose hano ku isi, yari yose hano ku isi. Ubwo mvuze business yari yose, nivuga business yari yose umvemo ababaji, umvemo abanyonzi, umvemo abamotari, umva abakora muri ofisi, umva abacuruza amamodoka, umva abakomisiyoneri b'ubutaka, umva abacuruza bari muri real estate, bari mu buhinzi, mu bworozi, any kind of business yari yose urabizi neza ko wayikora nk'urusimbi. Nk'urugero abana bacuruza amatelefone, sibyo? Abantu bacuruza amatelefone hariho phone nyinshi zitandukanye, hari gatushe z'ubwoko butandukanye, hari ama Samsung, hari tujye muri smartphone, hari ama Samsung, hari ama Itel, hari ama Tecno, hari ama iPhone. Izo phone zose uko ziri aho zigenda zirushanwa n'ama levels. Ubwo tujye gufata urugero ku bantu bigisha bacuruza amatelefone. We niba ucuruza telefone, iyo uri gucuruza telefone urabizi ko ari abateza ingaro. Urashobora kugura phone yawe ati no phone nibwo nayiguze ariko kamera yayo wapi. Ukaba wararanguye phone 100, akaza umuntu akavuga ati zino phone ngiye nanje gukora phone nk'ebyiri, yanjye niya madame, ariko iyi phone yawe ifite ibibazo n'ibi. Ugasanga ufitemo nka phone nk'eshanu, muri za phone 100 waranguye arimo nka phone nk'eshanu cyangwa 10. Abakiriya banze kugura bari bo bose, wagerageje kuzihangika bose banze kuzigura. Za phone ukavuga ati izi phone no giye ziramumbeka zishyire ku ruhande. Icyo gihe za phone 10 muri phone 100 nuzishyira ku ruhande urazishyira muri poubelle, ariko business iracyajya gute? Iracyaraninga. Si kiraninga, iracyari gukora nyine, iracyari mu kazi, iracyafite aho ukorera, iracyafitemo n'izindi telefone. Za telefone 10 zahombye, tuvuge ko wari waranguje miliyoni 10 za phone 100. Za phone uhombye 10 zigomba renda tuvuge nka miliyoni 2. Akumva ko gifite ki muri miliyoni 10 bashobora cyafitemo miliyoni 8 muri za phone zindi usigaranye. Za phone zindi usigaranye abantu ntibazigura, za nyungu zigenda zivaho ziraza zikavaringa ya rose ya miliyoni 2 wahuye nayo. Wenda uvuga ati muri ukwezi narahombye, ariko nta kibazo. Nyine muri business ikintu ndi kugereza kubabwira, muri business wowe ugomba guhora uri active, nyine ugomba guhora mu isoko, ugomba guhora ufite ibintu uri bucuruzi, ugomba nyine kuguma muri business.
wahomba wakunguka uba ugomba kuguma nyine mu isoko ugahora ufite amafaranga yo gucuruza cyangwa ufite ibyo ucuruza. Igihe wakoze urusimbi rero ni ryari wa muntu uri gucuruza gutyo yahombye ariko ntabwo bizinesi ye yakoze yafunze, bivuze ngo aracyari mu kazi, aracyari gukora, anytime ari bwunguke yongera abe stable, yongera agere no hejuru abone inyungu. Aho ndacyari kubasobanurira amagambo naje mbereka ino mibare. Hanyuma hari undi muntu bakorana aho ngaho nawe wacuruzaga ya matelefone yose wenda acuruza, ariko hasohotse telefone imwe wenda tuvuge iharawe, hasohotse nka iPhone 17, cya gishoro cye cyose yari afite mu mafone agiye atandukanye cyose yahise agurisha bwa bufone bwose yarabukusanyije, y'amafaranga yose yahise ayashyira he kuri iPhone 17. N'urugero ahise yiranguramo iPhone 17 nk'umunani zibaye na za miliyoni zose n'ubundi yacuruzaga muri bwa telefone butandukanye. So igihe za iPhone 17 yaraziranguye akavuga ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kuza, nabonye bafite abantu basigaye bakontora, ashobora kuza kampani runaka bati izi phone tuzikuye ku isoko zifite risk n'izi tuzikuye ku isoko, bari baraziranguye mwihangane. Cyangwa hakaza kampani ishinzwe gukontorora ibintu hano mu Rwanda y'imisoro bati wowe izi phone wazanye hano turabona imisoro yazo idahura neza turabikwambuye. Icyo gihe za phone yaranguye ziramutse imwe itakaje agaciro, zose zitakaje agaciro ko ni ibintu bimwe nyine, ni ibintu bimwe yaranguye, bivuze ngo yafashe amafaranga yose ya riskinga kuri asset imwe cyangwa ya riskinga ku kintu kimwe, kandi hari ibintu byinshi ariko yagenda ya riskingamo bino byakwanga biriya bikunguka. Si biri kumvikana se? Uwo muntu rero wafashe amafaranga yose yo muri business ye akariskinga ku gicuruzwa kimwe, ahubwo niyo tuvuga wakoze iki? Urusimbi. Birumvikana? Izo mpamvu aba yakoze urusimbi ni ukubera ko hari point runaka, ari risk yafashe, iramutse itawininze asigarana zero, business ibifunze. Si biri kumvikana? N'ahandi usanga muri forex umuntu bamubwiye ati ko twashyize mu $10 tukaba tubona hariho zero, byagenze gute? Ahubwo aba yakoze iki? Urusimbi. Birumvikana? Abaho urundi rugero mbere yuko tujya mwihangane abantu niba muri kumbona mukabona nadafite discipline muri video ngo ngari kwikora ku zuru buri kanya, ngo niba arwaye grippe kuki ngatafite ngo muri kure no video kugira mumenye ko mukura amafaranga, bino bindi ntago mwibitindaho. Don't judge me, judge your knowledge. You are getting knowledge here. You get umbabarire ariko cyakoze da small money, Asam FX, Papa Pips from Zillow, breeding himself alongside with God, you know, God be there supporting me, protecting me from different stuffs, you know, nibyo ngiye nabona twikomereza muri business. So kambaho urundi rugero rw'abantu bakora urusimbi muri business n'abakora iyo business bayikora neza. Kambaho urugero, abantu mwese ndakeka naho muba mukagera, waba uri umunyamahanga, waba warigize mu diaspora w'igitangaza, waba uba hehe, ndabizi neza kuzi boutique zo muri quartier. Urabona boutique yo muri quartier, boutique yo muri quartier usanga bacuruza amandazi, bacuruza amacapati, bacuruza imigati, bacuruza ubunyobwa busene budaseye, bacuruzamo amasupadipe, bacuruzamo amasukari, ifu y'ubugari, ibitoki, ibirayi, nyine avanzemo utuntu twinshi, amasabune, biki, amaparufe, nyine ni uruvange rw'ibintu bavangiye ahantu mu kabotike. Abantu babiri bashobora kuba bafite boutique muri quartier, sibyo? Hakuna bari boutique imeze nka kantine, nanone ari boutique nyine utapfa kumenya ibyo ari byo. Kavuga ko abantu bafite boutique ebyiri muri quartier zikora ibyo bintu byose cyane baturanye. Umuntu umwe rero ashobora kuvuga ati muri business yanjye ducuruza amabiscuit, amakarito wenda ngahe mu kwezi, ducuruza ibi n'ibi, yarabibaze fresh, avuga ati buri kwezi njya kurangura nkarangura biscuits n'izi gutya, amandazi ni gutya na gutya. So muri business abo bantu icyo baba bahuriyeho ni ikintu kuguma muri business, kuko runaka ujya urunguruka muri boutique ikurikiyeho ukabona harimo amakarito gusa, ibicuruzwa byaramushiranye, ariko aracyacuruza. Ugasanga yafashe ya mafaranga yakura muri boutique ayashora hariya hirya mu kibanza, wowe ukabona boutique ye ibintu biri gushiramo kandi yashoye ku kibanza, cya kibanza azakigurisha ahita yongera arangure boutique ye yuzure, no kuri cya kibanza barungutse yongera agura ikindi, gutyo no gutyo niko abantu bacuruza buno business butoya bazamuka.
So muri forex trading bihurira rero n'ubuzima busanzwe. Forex trading nayo ni ukugura no kugurisha, kandi muri forex nawe dufitemo ibicuruzwa bigize gute byinshi. Ubwo wa muntu ba bantu tuvuge uno munsi yaranguraga wenda nk'amapaki nk'umunani y'amandazi, umunani menshi, yaranguraga amapaki 5 y'amandazi, bakayaryaho mu gitondo abakiriya biwe, niba kuri hafi y'ishansi araza bakarari n'abaki bose, saa 8 amapaki 5 aba yashize, azongeye kurangura ejo. Ariko ukamenya ko business zihinduka. So uno munsi niba yaranguraga amapaki 5, amapaki 5 akaba ashize mbere yuko saa 4 zigera, muzabicunge. Wa muntu wacuruza ku gakantine cyangwa akabotike, we cyakora n'iki, ahita yikoza hirya akazana tundi dupaki 2, agahamagara wa muntu umuranguza ngo ejo noneho kwereka uno munsi ngo 5 bayamaze uno munsi, ngo ejo uzahita uzana iki, uzahita uzana ngo amapaki ngo 20, ngo ndikubona abakiriya babaye benshi. Ejo nazana bya paki 20 baziguramo wenda 2, ibindi byose bipfe, kuko situation uyu munsi bitandukanye ni ejo, sibyo se? Ubwo icyo ndi kubasana ni iki, wa muntu nakomeza kujya bikora gutyo, bizarangira ya mafaranga yungutse muri bya bicuruzwa bwabo, biscuit bwabo bundi ko bunguka udufanda dukeya, usanga yahombeye hehe, mu mandazi. Nubwo yari ari mu isoko, ariko amwe investinga mu tundi tuntu, za nyungu zose yakoraga mu tundi tuntu twose acuruza, usanga yashoye hehe, mu mandazi. Kubera yaranguye amapaki menshi uno munsi, bivuze ngo yafashe risk nini kurusha iyo yafashe ejo. Uyu munsi byanga bikunda, niba atabigura n'ejo niba bigure, bya bintu bizapfa, abarahombye. Mu gihe wandi bakoranaga yakomeje arangura 5, ya 5 iyo yashize hakiri kare azana irindi paki ku muhanda, n'ejo ni uko nguko akazahindura ya ngano yaranguraga ku munsi nyuma y'igihe runaka, amaze kubona ko abakiriya yazamutse, akongera nawe risk. Ni ukuvuga hano muri trading nabwo risk wafashe uno munsi zigomba guhora zingana mu gihe runaka, ukazahindura risk wafata. Niba uno munsi wariskinze amadolari 50, n'ejo uzariskinga 50, n'ejo uzariskinga 50, gutyo. Ko n'uriskinga 50 none ugakorera desi, ejo ukatavuga ngo kubera ejo nakoreye desi, kano munsi ntendiskinga turose, urahomba za desi, ahombe n'ijana ryo kuri capital yawe, usubire inyuma. Ariko ejo n'uriskinga 50 yonyine, wari umaze kunguka 200 no munsi, ejo ukariskinga 50 za agahomba ku gishoro cyawe. Igishoro cyawe cyari cyose aguhombye 50 kuri ya desi yazanyungu wakoresha. Sibiri kumvikana se? Ndarambiberekana kuri screen. So kambaye n'urundi rugero, mwihangane ndabaye ingero nyinshi ko ibintu muje gushyira amafaranga kandi menshi, bivuze ngo mugomba kubanza kwandastandinga neza bihagije ibyo bintu mugiyemo bikorwa gute, ni business cyane urusimbi. Aho ndibuze kuvuga ibintu by'ibinyoma muri comment munyomoze, mvuga ati Sam, hano hantu nubwo wasobanuye neza ko hano watubeshye, ko ndabizi ko njye sobanura neza. Small money. So urundi rugero, Simba supermarket mwese murayizi, muzi za Sawa City, abantu bo mu mujyi wa Kigali nayo yose Simba murayizi ko ari supermarket nyine very big. Muri supermarket nka Simba harimo amashampanye, harimo ama wine, harimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, amafirigo n'ibiki, bya bintu byose bacuruza, harimo amabiscuit, harimo amashokora, harimo aho bacuruza imigati, ibinyama, biriya bintu byose umuntu aba bacuruza. So imagine nyiri Simba supermarket aramutse avuze ati Simba zose zo mu Rwanda, cyane afata imwe kavuga ati business yacu urabona ko twacuzagamo ibintu byinshi, ariko tugiye kuta tuyigira wenda shop y'amawine yonyine, amawine gusa, bya bicuruzwa byose katabikora bakagira wine. Niba babonaga abakiriya 10,000 ku munsi, mu bakiriya 10,000 harimo abakiriya 9,000 biri bugure ibindi bintu bivangavanze, harimo abantu 1,000 bonyine bari bugure wine, byanga bikunda rya duka ryaricuzaga ibintu byinshi bitandukanye, none ryashoye muri wine zonyine. Bivuze ngo abantu bajyaga kugura ibindi bintu ntabwo bakijya bari kujyayo clientele y'iki, y'ama wine. Anytime waramutse havutse ikintu kivuga ko za wine zitemewe gucuruzwa muri iyo area runaka, cyangwa za wine runaka zitujuje ubuziranenge, cyangwa ipapuro runaka asabwa, kubera ko yafashe amafaranga yacuruzaga mu bindi bicuruzwa byose akayakusanya akayariskinga kuri wine gusa, cyagiye yafashe business ahindura urusimbi. Urusimbi ni igihe wafashe amafaranga yawe yose ukayariskinga ku kintu kimwe cyonyine. Aho ngaho nibwo tuvuga kuri gukora iki, urusimbi. Kubera ko cya kintu n'igiferinga, business nyine irahagarara, uve mu kazi, ube jobless, kandi wari ufite iki kintu kibyana inyungu. Bivuze ngo ikintu cyonyine turwana nacyo hano nko mu zindi business zose no kugumana igishoro cyawe. Ko hano ushobora kuvuga idolari buzamuke ntirizamuke, inshuro imwe, inshuro ebyiri, eshatu,
actually ugomba gukora n'ikintu kuba wafashe risk ntoya kugira ngo igihe wibeshye amafaranga yawe ukomeze ufite andi mafaranga, ugumane nyine amahirwe yo kuguma hehe mu kazi, ugumane amahirwe yo kugarura inyungu ikavaringa yarose. Iyo niyo natural model ya business. Reka mbereke rero umuntu ukora trading ukuntu hano bigenda. Hano muri trading nkuko nabibasobanuye mu zindi business ngo bafite wenda ngo bacuruza kantine harimo amandazi n'amacapati n'ibikirwa n'urugero mwese muba mwandastanye ko muri abanyarwanda ndabizi neza. Ni ukuvuga ngo tujye kureba ukora urusimbi n'uri gukora business, byose hano ni muri forex. Tujye kureba abantu babiri, uri gukora urusimbi n'uri gukora business, bigenda guteya ibihombo, bya bihombo byumvikana mubona ngo umuntu yahombye ngo ko ahora ahomba ariko tukabona ahora akora business, bigenda gute? Uriya ko yahombye rimwe tukaba twaramubuze akahita ava mu kazi, byagenze gute? N'ibiki. Urugero nako kandi gasitari gatoya, hano muri forex trading abantu benshi uzumva ubona babakapa bafite n'ibiciro kugira ngo reka bya bintu sinabikora. Uzamubaze story barakubwira ati njyewe bambwiye biriya bintu uko bikora, mpita nshyiramo $5,000 biba birahiye, nshyiramo 2 biba birahiye, nshyiramo 1,000 kirahiye, ngurisha akamoto kanjye kaba karahiye, nshyiramo imodoka irashya amakamera n'ibiki. Izo ni story mba ndi gucagagura z'abantu bagiye banera ubuhamya, banera story zabo. Umuntu nyine akimenya ibintu ko bibyara inyungu azana amafaranga yose yakoreye ya savinze akayashora muri bya bintu. Iyo yashoyemo gutyo udafite knowledge, uri kuvuga wowe ufashe risk nyine idafite plan. Wowe uzi ko umuntu yakubwiye ko ikintu kibyara inyungu yakijyamo gusa, aho ngaho urashya. Numara gushya bitewe n'igishoro atangiranye, ntabwo uri bugire amahirwe yo kongera kugerageza, ahubwo uzamara igihe ubwira abantu ko bya bintu bigize gute bidakora kubera ko wabijemo uhubuka. Niyo point yo kuba ino video kugira muze ku understandinga ibyo bintu abandi bahubukira ni kitwe twakora tukabikora nk'akazi. Cyangwa ukuntu forex rero trading wayikora nk'akazi, mumenye nyine inyungu zo muri forex n'ibihombo byo muri forex biva hehe, ni ibihe bihombo bavuga. Iyo bavuze igihombo bavuze iki? Gute na gute. Amagambo yanjye aba ari menshi mbere ko nkwereka ibikorwa akarisi mukanziho, nakubwira ati yo dufite show ni uzamuri tayari mukanza mukabyitegura. Ubu ngubu rero mwese paying attention, noneho iyi niyo part mundi y'ingenzi muri ino video. Hano hari abatrader babiri bafite $1,000. Iyo niyo capital. Abatrader babiri bafite $1,000. Umwe afite 1,000 hano, n'undi afite 1,000 hano $1 nawe. Bose baje muri forex. Hano muri forex habamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo asset atandukanye kambibereke. Hano nijo gusacinga gutya, hano ko handitse ngo all bisobanuye ngo bisobanuye iki? Bisobanuye byose. Si ibintu byumvikana? Nabisobanuye byose rero. Hano hari forex, hari stock, hari funds, hari ngo features, hari crypto, hari what, ibintu byinshi cyane. Hano bisobanuye iki? Bisobanuye ngo uyu muntu ashobora kuinvestinga mu ma stock, cyangwa investinga mu funds, cyangwa investinga mu features, cyangwa akaza muri forex, cyangwa akaza muri crypto, akaza mu byitwa ama indices, ama bonds, ama economy, ni ibintu byinshi cyane muri kubibona aha ngaha. Ukubera bya rero mwumva ngo petrol ngo y'igihugu runaka ngo yazamutse mu gaciro. Dore hano petrol ziba zirimo, ushaka kuza ugashora muri petrol y'igihugu runaka. Muri kubibona se company za petrol. Hano ushobora kuzuga ukinvestinga mu mazi, dore amazi ngariye muri kuyabona water. Ushobora kuza ukinvestinga mu mavuta y'ibihugu bigiye bitandukanye. Bimwe mujya mwumva ngo amavuta ngo yo muri Iran ngo ya hehe ngo ko yarasanira, dore ngibi byose. Ushobora kuza ukinvestinga mu makampani tuvuge nka Facebook ubwo ni Meta, dore ngira Meta platforms, dore iyi ngiyi niyo yakoze Facebook, za WhatsApp, za Telegram. Ushobora kuinvestinga muri Tesla, uruganda rw'imodoka rwa Elon Musk, dore nguru. Icyo bintu byose biba bihuriyeho n'iki? Ni chat. Kadufunguye nk'iyi chat murebe. Urabona ikintu izi company ibi bintu byose by'imigabane biba bihuriyeho n'iki? Ni chat. Bivuze ngo iyo uzi chat zo muri forex trading, ikintu cyose gifite chat hano ku isi, cyose gifite chat nk'uko ndi kubikubwira nyine wakijyamo kandi wagikora kikabyara iki? Amafaranga.
ibyo bintu birumvikana se? So katwirebere ba batrader bacu rero, niba wa mutrader ntabwo nari nsoje. Hano urabona dufite forex tukagira na crypto. Abantu benshi muzi cryptocurrency ariko ntabwo muzi icyo ari cyo. Abandi mukamenya ngo forex ngo byayo ngo ariko ngo bya forex ngo bya gold. Gold ntabwo iba muri forex, nta nubwo iba muri crypto. Ahubwo gold iba mu cyitwa metals, mu bintu by'ibyuma nyine bicuruzwa. Dore ngiyi iyi niyo bita gold. Kino ni ikimenyetso nyine cya gold. Gold akenshi bakunda kwegeranya n'amadolari cyangwa n'andi mafaranga yose bashaka, ariko akenshi iyo bavuze gold umenya ko baba bari kuyibara agaciro kayo, akenshi bakabarira mu madolari. So hano hagati ya forex na crypto rero bitandukaniye mo gato, mbibasobanurireho. Forex ni amafaranga yacu asanzwe. Aya ngaya mwakuze mubona inote y'ijana, inote ya senyisa, inote ya 5, byose biba muri forex. Mujya mubona n'amafaranga y'amagande, amapound, amayero, biki byose biri muri forex. Yanga za currency zisanzwe. So hano rero muri forex tugiramo iki? Tugiramo amafaranga agiye atandukanye nayo basobanura. Dufite model mubona nk'iyi ngo GBP ni pound, euro ni amayero, JPY muri kubona ko ni ama Japanese yen, ni amafaranga yo mu mayene. Ushobora kutagura amayene ukagura amapound. Ushobora guhombera ku mapound ukungukira kuri Canadian dollar. Dore ngiri hano hasi idolari ryo muri Canada. Ushobora guhombera ku idolari ryo muri Canada, Australian dollar ikaza kukungura. Ni ukwereka ko ufite amahitamo menshi hano mu isoko, umeze nka wa muntu ufite supermarket. Ntabwo ugomba rero kuzafata igishoro cyawe cyose ngo uze kukiriskinga ku idolari kandi ufite iki? Ipound. Ipound niba ntabwo nyine bishatse gusobanura mu magambo makeya, ntabwo ugomba kwizera ibintu byose ijana ku rindi kuko turi muri business. So forex itandukanye na crypto ku kantu mwabasobanuriyeho mu masegonda make. Forex ni kimwe na crypto. Cryptocurrency mujya mwumva ngo man ibintu ngo bya Binance, ibintu ngo bya biki. Binance ni website runaka nko mubona ino website turimo. Website turimo ni ya forex nyine, ni ya trading, ariko nayo ikwereka financial market zose muri rusange. So crypto na forex rero ni ibintu bimwe, aho bitandukaniye. Crypto ni new form of money, ni amafaranga mashyashya ariko aduka, agenda yaduka muri ibi tugezemo. Aho uzajya kumva ngo basigaye bavuga ngo u Rwanda rufite ifaranga runaka ariko ngo ridafite iryaryo riri cash. Akantu murakumva neza. Ni ukuvuga hari igihe kizagera wowe ukajya ujya ahantu ukishyura muri serivisi runaka ariko wishyura amafaranga atageze gute, atari cash, ukishyura amapoint mu mibare. Nka gutyo mubona mugura inite zo muri cash power. Ziriya inite zo muri cash power ziba zibanye n'amafaranga runaka, ariko zijya muri cash power ziba inite. Bivuze ngo igihe cya cryptocurrency hano mu Rwanda kinajya, mwabonye narabipostinze ejo bundi bavuga ko u Rwanda ruri gushaka kuzana ifaranga ryarwo riri digitale mu gihe kiri imbere muri 2026 ndakeka ejo bundi. So cryptocurrency rero ni nyine niko bafite inote, ni nko bafite inote ya 5 ukavuga ati inote ya 5 ihwanye wenda n'amapoint yitwa gutya, amapoint runaka. Hano muri cryptocurrency harimo za Bitcoin. Bitcoin niyo yamamaye cyane kubera ni ihenze. Hari za Ethereum, hari za ni nyinshi cyane, hari za nk'ingi ngo Solar, ni Solar sinzi ukuntu bayita, ni Solar ariko ntabwo mberukamo, akaza XRP, ni ibintu byinshi cyane muri cryptocurrency biriho. So nk'urugero hano idolari muri crypto ryitwa US dollar. US dollar nyine yari US dollar bongeraho tibwo ni USDT. Ariko muri forex tugiramo iki? USD ni ryo faranga. Bivuze ngo agaciro USD ifite ni nako gaciro USDT igize gute ifite. USD ni ifaranga ryayo rifite cash, hanyuma USDT ikaza kuba ari irindi faranga ridafite iki? Iryayo riri cash, riri crypto nyine, riri muri ya digital money turi kuvuga muri minsi n'imbere yazaba ari gutekinga over ku isi. So ikintu ugomba kumenya ni iki? Nuko ushobora investinga muri crypto cyangwa muri forex. Impamvu rero twahisemo gukora forex trading kubera ko yo amafaranga aba ari kumuvinga buri munsi, n'inyungu na risk zose ufashe zunguka nyine uwo munsi wazifatiye. Ariko muri crypto kubera ko zikiri kwaduka, zikiri kuzamuka, abantu bazinvestinga n'abantu bafite ibifaranga byinshi kandi badashaka inyungu z'uwo munsi ako kanya. Hari n'abakora kuri Binance bakorera trading nyine ako kanya bakabona inyungu z'ako kanya, ariko
abafite investment nini baza muri nibo bajya muri crypto baba bashaka kuzabona inyungu mu gihe kinini. So twebwe kubera dushaka amafaranga yo kubaho ku munsi, mu cyumweru, kurara ukoreye amafaranga yishira inzu, kurara ukoreye amafaranga yo kurya, turaza muri forex kuko forex urumva ni amafaranga yo ari kuba exchanged buri kanya abazamuka mu gaciro yongera amanuka, azamuka mu gaciro yongera amanuka. Ariko cryptocurrency kubera ko iyo itaracuruzwa cyane, itaragera ku isoko cyane ngo abantu batangiye kuyikoresha ari benshi, nahise uko muri kureba ino video n'abantu bangahe, ni muri bangahe muri mwebwe bamaze kwishyura na crypto ahantu nka habiri wenda hano mu Rwanda naho, sibyo se? Bivuze ngo izo movement nyine ziracyari nkeya, bivuze ngo no kuri chat uburyo mwungukamo risk wafashe ntago inyungu ziza vuba vuba, ariko muri forex ho inyungu ziza uwo munsi, uwo munota, muri ayo masaha nyine winjiriyemo, kubera ko ni amafaranga afite movement nyinshi ku isi. Aka forex tukaveho. So icyo nashaka kwereka kuri wa trader babiri bose, umwe afite igihumbi n'undi igihumbi ari hejuru, nibaza hano muri forex bose bazaba bafite isoko ringana. Umuntu afite GBP USD, afite Euro USD, afite kandi biki, harabura ko harimo ibintu byinshi wacuruza wakinvestinga muri agari ikintu kimwe. Bivuze ngo niba uhiriye kuri gold ushobora kungukira hehe? Ku mayeni. Niba uhiriye kuri gold ushobora kungukira kuri silver. Si ibintu byumvikana, se ni bya business, ni ibintu byose bitandukanye. So bano bantu ko ari babiri rero bagiye gufata risk mu buryo bitandukanye, twe tuze kureba uri muri business neza, uri gukora business neza. Nibo bagiye kutubwira ngo ibihombo bivano, inyungu zivaye ahangaha. So umutrader hano wa mbere ufite igihumbi, reka tuvuge ko atangiranye igihumbi cy'idolari, agiye gufata trade ya mbere. Trade ya mbere tuvuge ko balance, afite balance y'igihumbi niyo agiye gutangirana, sibyo? Afite balance y'igihumbi agafatamo amadolari 20 akariskinga kuri trade. Reka tuvuge ko ya madolari yagize gute, yahombye. Niba yahombye amadolari 20 kuri ya trade ya mbere afashe, yari yariskinzeho 20. Hano kuri ya madolari 20 yari yariskinze kuri iyo faranga, kadushake wenda yafashe ku madolari igihumbi, afatamo amadolari 20 ayariskinga ku idolari, kuri US dollar, sibyo? Niba yariskinze ku idolari amadolari 20 agashya, ubwo balance yiwe hano arabasigaranye amafaranga ye, amafaranga 980, sibyo? Niyo new balance yiwe. Sinzi niba ndi kubisobanura neza, ariko niyo njyana. So hano new balance ye ni amadolari 900, abonye ko ku idolari ahombye, atabakanze njye kuri GBP naho ndiskinga amadolari angahe 20. Nariskinga amadolari 20 na agashya, agasigara na zero, ya 20 yahiye. Ipande ntabwo ryazamutse nkuko yabipanze, ni dolari ryazamuka uko yabipanze. Ndikushaka kubereka ko hano uko uhombye atari ko nyine uburangiye, ahubwo ushobora guhomba ugakomeza uri gukora n'ubundi business, kandi akaba ari ko kazi. So hano niba ahombye igishoro cye, urabona ko arabadisigaranye ngahe kuri balance, afiteho 960, sibyo se? Amaze guhomba amadolari 43. Aravuga ati bw'ipawundi ryanze, reka noneho ni diskinge ku yero. Ibyo ntabwo ari ibintu ukora nyine buri kanya. Ndi kugerageza kubereka umuntu ko ahomba akaguma muri business. Niba umuntu yariskinze amadolari 20 ku mayero, nanone ayo mayero niyazamuke mu gaciro, wenda tuvuge situation uko ntabwo imeze neza, ibintu nk'ibyo. Hano abona asiganya amafaranga ahe, isi trade ya gatatu afashe, new balance yiwe iraza kuba ari amadolari 940. Bize ngo amaze guhomba amadolari 60. Yego, ese ari amadolari 20 yari riskinze yabaga tagati ibaranga yaca, tuvuge ko yari gutagatinga amadolari 60. None hano ryavuye tukansubire ku idolari, ndabona none igihe cyo kuryinjira ryanyenze neza, ndabona rigiye kuzamuka. Hano afashe risk y'amadolari 20 nanone ku idolari. Hano arahita yunguka inyungu y'amadolari angahe 60 niba yungutse. Ubwo niyo balance iraza kubibaye angahe, balance iraza kubibaye amadolari angahe 1000. Urabona ko agarutse kuri initial balance yiwe, kuri profit imwe ya winning trade imwe, amaze guhomba trade 3, ariko profit ya trade imwe iri kavarinze ya rosi yose. Urumva ko icyambere yari afite ni kujya gute, no kugumana igishoro cyiwe.
so hano akurikiyeho iki rero, katuvuge ko yongera agafata iyindi risike ku idolari, situzi niba ari kurigura cyangwa kurigurisha, arisikinzeho veni nanone arongera yungutse 60. Hano tayari avuye muri negative agiye hehe muri profit. Niba yungutse amadolari 20 kuri trade ya gatanu 60 nanone, hano rahita agira igihumbi nangahe, 1060, sibyo se? uri kubibona hano igihe iyo kampani ije waje nko mu auditor cyangwa ikindi kintu gikeneye kugira imibare yawe, barakubaza se business yawe irunguka cyangwa irahomba. Yirengagije ibihombo 3 yagize akungukamo 2 konyine, ababwira ati business yacu irunguka, kuko business status yiwe, business status hano iravuga ko maze kunguka inyungu ingana na gangahe na 6%. Bivuze ngo business yiwe igiye gute irunguka. Reka tuve ko afashe indi trade ku idolari nanone, wenda ari singa andi madolari 20, abagize gute arahombye. Hano ni wumva ko hari ikintu atagusobanura kandi nagomba gusobanura, hari ukuntu muri gusobanura ibintu akaba nk'amagambo bibagirwa nuze kuyakoresha, kandi ayo magambo ari gusobanura ibyo bintu neza. Ndagira ngo mukoreshe ubwenge bwanyu murebe ibintu dukora nyine hano, niba harimo ubujura cyangwa harimo umanyanga cyangwa harimo izindi siyasa zitari izanyazo, ni gutya business ijya gute iraninga. So niba hano ari singa n'amadolari 20 agashya, hano ntago balance yiwe tuvuga ngo yasubiye muri loss, ahubwo balance yiwe nituyireba neza turaza gusanga ko afite angahe, asigana amadolari 1000 nangahe na 40 ko ahombye 20 zonyine. Mukanya yongera akunguka amadolari 60, araba ageze kuri balance yangahe y'1100. Hano business status yiwe iraza kubwira ko amaze kunguka 10%. Muri kubibona ibi ngibi yatangiye arahomba, ari umuntu uzahomba rero hari rimwe konti ye kabishizeho, ari uhomba kabiri konti ye bishizeho, bitewe na risk yafashe, bitewe n'iki n'uburyo ari gufata muri risk. So hano kuri muri trading ndi kubabwira ko ufite ibintu byinshi wa risk, ufite amadolari, ufite amapound, ufite amayero, nagaye ngo gufata igishoro cyawe cyose ngo kiriskinge ku ifaranga rimwe. So muri kwibona se, ubwo njyewe uburyo nkoramo ni bunye, nuko nguko. Hano abantu bakora ba connect kuri account yanjye ni gutya dukora. Dushobora gomba trade 3 ukasanga balance yagabanyutse, waza kubona trade ya mbere bikagena gute, trade yonyine imwe turibuze gufata ugasanga byagize gute, balance yawe yazamutse, ugasanga uri mu nyungu. Ntabwo bivuze ngo buri gihe uhereye nyine mu nyungu, ushobora guhomba, kandi guhomba hano muri business ubwo ndi kwereka buno n'uburyo bumwe bwa mbere bwo gomba, kanze mbere ku bundi buryo bwo gomba kuri wa wundi wa wundi nawe hano wa mutrader wa kabiri nawe atangiranya angahe, amadolari 1000. Trade ya mbere wenda ahise avuga ati reka ndiskinge amadolari angahe. Trade ya mbere wenda yifashe ku idolari, ajya kutariskinga amadolari wenda 100. Iriya ni 10%. Niba yariskinze amadolari 100, target yiwe arisinga amadolari 100, arawininza trade ya mbere isimuhereza profit y'amadolari wenda tuvuge 500, kubera ko yariskinze nawe menshi. So hano balance ye iraza guhinduka amadolari 1000 angahe na 500. Urabona ko kuri trade ya mbere ahise yunguka direct. Trade ya kabiri katuvuge ko yihanganye akariskingaho amadolari 200. Nyine risk ari gufata, urabona ko zigenda zihindagurika. Riskinze amadolari 200, ahise akorera amadolari wenda tuvuge 600 n'urugero. Ndakorera amadolari 600, balance yiwe urabona ko yazamutse cyane. Araba ari kubwira ati wowe wa muntu ufata uburiske buke yawe waragoswe. Balance yiwe irahinduka amafaranga angahe, 2100 by'idolari. Urabona ahantu ageze direct. Trade ya gatatu niyo wayifashe, tuvuge ko ari riskinze nayo ku dolari cyangwa ipound, katuvuge ko agiye ku ipound katugume ku idolari naribi. Ku ipound riskinze none amadolari none 600, kuko niyo yungutse baza kuva se ku konti yanjye ndi kugerageza kuyibalansinga
hano kubera ko konti ye yari imaze kugera ku 2,100 nashyira rasisi agahomba tuvuge ko ahombye, balance yiwe akabona ibaye kangahe, balance irasubira ku cyatanu. uri kubibona mu mutwe w'uyu muntu byaga bikunda ahora ashaka kubona bya 2,100 ko niyo balance nini aba yagezeho, ahora ashaka nyine kubona bya 2,100. ubwo hari ibintu byinshi nabasobanura, condition nyinshi nabereka muri muntu ari buze gufatamo risk nyinshi cyane, ingero nyinshi cyane nzi abantu babifatamo risk kuriya bikarangira bahiye, ariko reka tubitware kuriya nabyo n'ubundi ni different, ni biri kwerekana difference iri hariya. So uyu muntu icyatanu cy'idolari nicyo asigaranye, arongera afashe indi risk wenda savati kajya kuri GBP yatangiye guhuzagurika mu mutwe ati nsigaranye icyatanu, avuga ati okay ubwo nsigaranye icyatanu kandi n'ubu nayibonye ko bishoboka kandi riskinge turasa mite yose ntenyagaruza cyangwa mite ngarura wenda nk'igihumbi, za turasa nazo zirahiye. uri kubibona za turasa zihiye, new balance iraza kuba arangahe, new balance iraza kuba arangahe, icyabiri, si icyabiri, urabona ko ari gusubira handi yahoze. Hano rero kubera kubona ari gusubira inyuma arapanika, avuga ati ndashaka kubita ngaruza n'amafaranga vuba vuba, ibi nibi reka noneho ngiye mite ndiskinga, wenda nsubire ku idolari mite ndiskinga nka 5. bino ndi kubyihutisha nyine, uhomba mu buryo butandukanye, ari ukuyita riskinga yose icyarimwe kuri pay imwe cyakongera ugafataho make make, nabwo wagerageje kuriskinga nk'umuntu uri muri business, ariko aribuze kuriskinga hari amadolari nawe nagiye kujya muri rose, agenda muri rose ya 400 ashaka kubona, avuga ati buse koko nemere mu mbe 5 sabati kanono nongere riske aho kujya mfunge rose kamite nyagira wenda nka 700, kuko ndabizi neza ko ifaranga ribuze kuzamuka mu gaciro. mu kanya abona ageze muri rose ya 600 hafi 700, 670, 690, ari icyo twita stop loss generation amana ko natabibasobanuriye. ugenda wimura limit vat kamitemo none agomba ukubona ajya muri rose nini, iyo watangiye ufata ibiriske binini na emotion zawe nyine zijya gute, zirakuganza, imitekerereze yawe irahinduka ko uri kubona imibare minini nyine, ariko kuri no mutrade wa hano muri kubona ku ruhande watangiye risk mu dolari bukeya, iyo uhombye makeya konti yagomeza ari nini kurusha uko wahomba menshi konti kaba ntoya. icyo urwana nacyo rero hano ni ugutuma nyine account yageza gute iguma ari menshi. So uno muntu akomeza azamura risk kugira ngo ataza gusubira hasi bikarangira ageze muri rose yangahe y'igihumbi akagifunga. niyo afunze igihumbi agasigarana amadolari 200 kuri balance yiwe, ya 200 ntago yatwara gake yanganya risk gake batabatika yose nya risking, wenda kanya risking ku mayene na risking ku mayene yose niyo yakujya akazamura akagaruka kuri 700, kubera ko ahora yibuka cya kibalance kinini yahereyeho, araza kwita risking noneho 900 yose ya risking icyarimwe ngo ahita asubira kuri ko wabakunda ibintu byihuta vuba vuba. Kandi murabizi ko abantu bafite amafaranga yabo menshi, abakora business benshi bakunda uduprofit duto duke tuza neza ariko tutari muri risk zatari. So uno muntu wa 900 birangira asigaranye 0 bitewe n'ikintu guhubaguruka, gufata risk zigiye zitandukanye, kutakorera kuri percentage, ibintu byinshi bitandukanye. So muri copy trading abantu muzakora copy trading mwe mubizi ko dukora iki dukora iyi type of risk. So ku bantu bakoze copy trading ejo rero ikintu mwabonye cyabayemo, iyo ukoze copy trading ikintu cya mbere setting ni minimum deposit. Minimum deposit ku bakiriya banje yari amadolari 25 nangahe muri kubyumva, maximum ntago ibirimo. Iyo umuntu ashyize amadolari 25 uwo ni umu investor, aho ngabo babita investors. Investors ni bamwe nyine bakureting account, ni mwebwe mu creating account mugaconnecta kuri konti yanjye. So jemba nitwa money manager. Money manager nawe afite deposit ari buze gukora minimum deposit. Minimum deposit kuri money manager bagusaba gushyira amadolari 100 niyo ugomba gutangirana, niyo makeya nyine watangirana. Je narashyizeho nanjye ngahe 100. So mu gihe narashyizeho 100 rero hano ari ibyo twita ngo root size cyangwa urabona nka gutyo umuntu ahitamo kuriskinga 20 n'undi agahitamo kuriskinga 100, baba bafite ikintu bakoresheje cyitwa root size kigiye gitandukanye. So kuri HFM cyangwa ku bandi ba broker
minimum root size muyiteho. Root size ni nk'ingano, tuvuge niba ugiye kugura wenda nk'ibiro 5 bya zahabu, barabara mu biro, sibyo se? Hano barabara mu biro. Hano niba ugiye kubara wenda distance yo kuva hano ujyana, babaramo ama points runaka, noneho hakaza kubamo n'uburyo bakubamo, bavuga ngo twe dukubye na 2, dukubye na 3, dukubye na 4, dukubye na 1. Uko gukuba bavuga nyine ngo wakubye na 2, wakubye na kangahe, ariko ugenda uzamura root size yawe. Kabereke nk'urugero, bana nk'aka kaboro tugakoresha turi kuvuga muri buy. Iyo hano ufite umutuku n'umutuku, ni ukuvuga ngo hano bakoze buy. Buno bururu kuva hano umutuku utandukana n'umutuku kugera hariya hejuru ku bururu nyine aho burangiriye, ni ukuvuga ngo buri mu nyungu. Hano rero ushobora gufata, urabona ko tuno n'utuboro tubiri tungana, urabona ko tuno n'utuboro tubiri tungana. Mwese mushobora kuba mwatagetinze points zingana. Iyi ni trade ya buy, market mukavanga iri buzamuke igere hariya hejuru. Uri kubibona? Kuva hano kugera hariya hejuru harimo points, wenda tuvuge points 100. Uri kubibona? Nanone kuva hano aho wakoreye buy kugera hejuru aho ushaka kuza kuviramo, naho n'ubundi hari pips cyangwa points 100. Point tuzita ama pips hano muri forex. Ndi kubisobanura nyine nk'ubisobanura abantu batabizi. Ubwo abantu nimushaka musanga muzi trading, ndajya mbasobanurira risk nyine ukuntu biba bimeze. So hano wowe mushobora gufata trade zingana, stop loss zayo zingana nyine ibihombo mu ma points bingana, risk wafashe mu ma points zingana. Wenda ukabafashe risk muri points muri risk, ni kuvuga ngo bavuze ngo giye nkoze buy market iri buzamuke igere hariya hejuru, nitagera hariya hejuru ikamanuka ikatagaza agaciro, nize kurenga hano. Aho hantu itarenga nyine ni wowe wahitamo ukavuga ngo bitewe na root size ndiwe nakoresheje cyangwa ingano y'ibyo ndiwe naguze, ntabwo nshaka ko biza kujya gute kurenga hano. So katuvuge ko hano muri risk wafashe risk ya point wenda 10, utagetinze point 100. Oya, aho ngaho kwa rukabye. Tuvuge ko wenda wa riskinze point 25, uri gutagetinga point zingahe 100. Bivuze ngo inyungu na risk, inyungu ikubye 4, risk wagize gute wafashe. Ibyo biri kumvikana? Niba video itaza gusobanutse neza, ikiri buze gusobanuka nyine ni risk uburyo zifatwamo. So 25, mwese mwafashe risk zingana na target zingana. Hano ikintu mushobora kuza gutandukana muri aba trader babiri ni iki? Ni root size. Risk muri bufate, mwafashe risk za point zingana, ariko se murashora amafaranga nyine angana gute? Ushobora gushora amafaranga 100,000 kuri risk ya pips wenda point 25, naye ngashiraho 100,500 kuri pips 20 zingahe n'eshanu. Mu gihe ni market iri buzamuke muri za point 100 z'inyungu, gera shoye 500, ushobora kuza kuba nungutse 5,000 by'idolari, kubera ko washoye 100 kaza kuba wungutse wenda 1,000 cy'idolari, bitewe nyine nayo wa riskinze uko angana. Si biri kumvikana se? So hano mu kuriskinga rero tugendera kuki? Kuri pips. Umuntu wakoresheje 0.01, iyi niyo root size ntoya ibaho muri forex trading. Iyo umuntu wakoresheje 0.01, ushobora kuza ugakoresha root size yitwa 0 ingana wenda na 0.10. Bana umuntu wakoresheje 0.10 araba kubye inshuro 10, uyu nguyu wakoresheje kangahe? Birumvikana? Uyu nguyu wa 0.10 araba kubye kabiri, araba kubye inshuro 10, uyu nguyu wakoresheje 0.01, sibyo se? So niba uyu nguyu rero yafashe risk y'amadolari 20, akariskinga amadolari 20 hano, 20 akoresheje ya order, we nukoresha 0.10, we yariskinze 20 kuri za point, oya kaditemo kaduvuga ko ari 25, we yahisemo yahisinze yakoresheje 0.01 kuri point 25, dusanga ko afite risk y'amadolari 20 nangahe na 5. Target yiwe ni amadolari angahe? 100. Birumvikana? Wowe kubera umukubye inshuro 10 kazamura root size yawe, hano uraza kuba riskinze amadolari 250 kuko wamukubye inshuro zingahe? 10. Si biri kumvikana se? So mu gihe we ari bube yungutse amadolari 100 hariya, mu gihe we yungutse amadolari 100 kubera ko washyizemo root size nini, uraza kuba wungutse amadolari angahe? 1,000.
uri kubibona neza, bivuze ngo umuntu ufite amafaranga menshi kuri akawunti n'inyungu yiwe nyine bari nini, kimwe na risk wafashe iba nini, ariko profit target nawe ikaza kujya gute kuba nini cyane. Umuntu wafashe risk ntoya nawe risk yiwe na profit target nyine nawe iba ari nyinshi ku giti cyiwe, ariko ukompenze n'abandi we akaba ari gakeya. Bikora ko ifite 0.0 kangahe 0.01. Ubwo ndagira mbasobanurire ibyabaye ubushize ku bakoze copy trading bari mwabibonye. So aba bantu rero igihe bahombye, uyu nguyu arahomba 25, uyu nguyu ahombe 200 nangahe 225. Reka tuvuge ko umwe yari afiteho balance, uyu yari afite balance y'amadolari wenda 100, ahombye amadolari 25. Sorry. So ikintu nshaka kubasobanurira hano rero ni iki. Uyu muntu ufite amadolari, wari ufite amadolari 100, ubona ko hano ari bube ahombye amadolari angahe 25, araza gusigarana amadolari 75, sibyo? Hanyuma uyu nguyu ufiteho aya mafaranga 1000 nawe arasigarana 750, niyo ari busigarane kuri balance yiwe. Igihe nyine no trade ta succeedinze bagahomba ari aba riskinze, sibyo? Ubona ko abantu bahombye percentage ingana mu buryo bungana. Nubwo iyi percentage ari nini, ubwo nyine ni 1000 gukuramo ya 250 yari yariskinze, akaza gusigara 75. Muri kubibona risk z'aba bantu zirangana muri buryo bwa percentage. Ikiburaho wenda icyo twakosora hano nuko umuntu ufite 1000 n'ufite 100 bafashe risk ingana na kangahe ku ijana na 25% ibyayo bari bafite. Urumva iyo risk nini, ubundi ugomba kurisinga byibuze wakabije ibigomba kuba trade imwe wa riskinzeho 5%. Aho ngaho ni cya gihe uba warifashe 1000 ukariskingamo amadolari ngahe, amadolari 25. Uri kubibona kuko 25 nahomba aza gusigarana 1000, ndagusigarana 970 ndagusigarana amafaranga 975 nibyo 75. Hano asigana 975 kubera kuri baris hariya urabona uhombye nka kangahe ku ijana, ni 2%, 2.5%. Urumva ngo nta kibazo ufite, balance yabimeze fresh, mukanya ukunguka 10% urazamuka gake. So bano bombi nubwo nari ndi kubereka rusazi ko zibara nkahita nkomerezaho. So muri copy trading jye natangiranye amadolari 100, sibyo? Ubwo ngiye kubibereka neza ukuntu nari natangiranye amadolari 100, mbasobanurire ibintu byabaye. Bamwe mwe mwara connexion, abenshi kubera minimum deposit nayo yigize amadolari 25, mwese mwishiraho 25, kandi ntabwo yari yo papasi yo kuyagabanya. Najyanga abantu bafite n'amafaranga make bayasubizeho. So ikintu kiba muri copy trading ni iki? Muri copy trading nziza igomba kuba ifite system yitwa auto scaling. Auto scaling isobanura iki? Scaling ni kwa kundi wajya kubona mu ishuri twiga ngo wenda ngo santimetero 2 ku gipapuro zirarepresentinga metero kare nako kilometero wenda 20 mu buryo buri physical. Abantu mwize bya map murabyumva bya auto scaling. Ni kuvuga ngo ni ikintu cyo kingana n'ikindi nyine, ikintu gishobora kuba kingana n'ikindi kiri kuri kana papuro, ariko bakaza kwereka ingano yacyo mu buryo bwa nyabwo. Abantu mupima ibibanza, mujya mu byo bibanza murabizi ibyo byo gupima ubutaka, kuko ati hano bafite metero kare zingahe kuri iki papuro tubona hangana gutya na gutya, ariko mu buryo bufite kwangana gutya. So ibyo bya auto scaling nabyo ni kimwe n'ibi ngibi byo muri copy. Auto scaling rero ikora gute? Niba ngewe mfite amadolari, mfiteho narashyize amadolari 100, sibyo? Nshyizeho amadolari 100 kuri account yanjye, abantu bose bakonekise kuri account yanjye, bose amafaranga yari yose baba bafite igihumbi, baba bafite 100,000, baba bafite 10,000, baba bafite 50 by'idolari, baba bafite 5, baba bafite 2. Njye ni momba nariskinze amadolari tuvuge 5 niyo make nariskinze kuri account y'amadolari 100, nka homba nsigana amadolari angahe 95.
sibyo? Umuntu nanone washyizeho amadolari yiwe 50, nako umuntu washyizeho 1000, njye mugihe nahombye atanu, mugihe nahombye 5 wari buhombe 50, bivuze ngo ari busigarane amafaranga ya 950, si byumvikana? Kuri trade ya kabiri niza gufata 95 nka riskingamo amadolari 5 nanone, ndi gutagetinga 15, njye ninunguka ndagira amadolari 105, sibyo se? Nibyo ra? Nari riskiza 5 kugira ngo nkore 15, none ndungutse ndaba ngeze amadolari 110. uri kwibona wandi uriskinze amadolari washyizeho 1000 akaba asigaranye 950, nawe nariskinga andi madolari singana ko nayo nariskinze indi 5% nanone, nariskinga andi madolari 50, araza gukorera amadolari angahe? 150. bivuze ngo abagize 1000 nawe ni 100 nangahe? 1100. uri kwibona ndi gutyo bigenda. So icyo cyabayemo ni iki rero? Hano mubona njyewe nari nashyizemo aya madolari ngagira n'amafaranga nkahomba 5, nabaga nakoresha rusezi ya 0.01. uri kubibona? Bisobanuye ngo umuntu wundi uri buze kuba ufite amafaranga, ufiteho umuntu washyize amadolari 50, njye mugihe nariskingaga amadolari 5 angana na 5% y'ayanjye, nawe system yagombaga kuba yashyizemo rusezi iri buri riskinge 5% y'ari amadolari yiwe 50. ubwo 5% bari kuriskinga amadolari 2.5. uri kubibona? kugira ngo mugihe njye nahombye 5% y'aya amadolari 100, we uno muntu yari kuba yahombye nawe 2, ayari gusigana amadolari 47.5. uri kubibona? akabahombya 2.5. hara twese kuba duhombye percentage ingana. Noneho uwashyizeho 25 k'abantu benshi mwe mwashyizeho amadolari 25, wari kuba yashyizeho amadolari 25 byari kugenda gute? Washyizeho amadolari 25 we yari kuza kuba yahombye idolari, ubwo ni tugabanyije n'inka rimwe na wenda n'ibice 7 simbizi, ugasanga yari kuba asigaranye amadolari angahe? 20 na 20 ndatuvuge 23 n'urugero n'ibice runaka. Ni gutya trading yagomba kugenda. Ariko ikibazo cyabayemo bino bintu kugira ngo risk igabanyuke, nababwiye ko rusezi no tujya ku babroker benshi ari 0.01. kuri Omega rusezi yabo no yabajyaga ari 0.0001 ndakeka. Hano bivuze ngo njye niba nakoresheje 0.01 kugira ngo risking amadolari 5 ufite 100, umuntu wari ufite 50 we yagombaga, system yagombaga kwishyiramo order ya 0.0 ubwo ni 0.05, sibyo se? ni inyo ruseze ari kwita ijya muri account yiwe. Rero ikibazo cyabayemo kuri HFM ikibazo cyabayeho ho nago bagira izi ruseze ziri munsi ya 0.01. wasanga agenda nahombye 5 n'umuntu ufite 25 nawe n'umuntu ufite 50 nawe ugasanga nawe bashyizemo ino ruseze, kuko niyo ruseze no ibaho. Nundi nawe ufite, bivuze ngo mugihe nahombye 5 ufite amadolari 100 n'umuntu ufite amadolari 50 nawe yahombye nawe amadolari n'ubundi 5. Kandi urumva ko ibyo bintu bitari gukurikizana no percentage na auto scaling irimo. Abantu bakoze neza n'abantu bafite igishoro kingana nk'icyanjye cyangwa kiri hejuru y'icyanjye. So kuri trade ya 4 sinababeshya twahombye trade enye za mbere. Trade enye za mbere hamwe trade ebyiri za mbere ndazibuka nari nahombye amadolari 5, indi ya kabiri yari amadolari 4 ntabwo ngeze njya hejuru y'amadolari 5. Njye namaze guhomba agena muri 17%, bivuze ko kuri balance yanjye nari mfite amadolari 73 gutyo. Hano numva twahombye byatari, niyo balance nari mfite. So hano giye kugera kuri 73, abantu bose bafite amadolari 25 bose bamaze guhomba, basiganye nk'amadolari 6 wangahe. Kurumva twahombye amadolari 17, umuntu ufite 25 urumva yo yasigaranye. Ufite hose nkaya nawe kubera ko rusezi zanganaga yari asiganye nk'amadolari 33 gutyo. Ibyo bintu si ukuri muze kubirebamo abantu mwabikurikiranye neza. So kuri copy trading rero ikintu nabonye gishobora kuza gukunda ni dukoresha no mu broker
kubera ko rusezi yiwe itajya munsi ya 0.01, abantu amafaranga nzatangirana, abantu mwese muzakonekta, minimum izaba ingana na minimum deposit. Niba ari amadolari 100 banegeka gushiraho ariyo minimum nashyizeho, je niyo nashyiraho 1000, mwega amafaranga yonyine mugomba gukoresha nyine atajya munsi ni 100, amadolari 100, kugira ngo root size zize kuba zingana, niyo minimum deposit ngubu. Gusa ukamenya ngo niba ufite amadolari 100 ukaba ukoreye amadolari 10, ukoreye 10% ya amadolari 100 uraza kugira 110. Ariko umuntu washyizeho 10,000 by'idolari warabakoreye amadolari 1000, biri kumvikana? Bivuze ngo uko ushyiraho menshi nyine ninakubona profit nyinshi. So icyiza cyo gukora rero copy trading ni iki? Icyiza cyo gukora copy trading, ntabwo ukenera igihe cyo kwanalizing isoko. Nyine wowe icyo ukora ni ukora konti ugashyiraho amafaranga, ubundi ugakonekta konti yawe ku y'undi muntu. Ntabwo uri bubazwe ngo se kutabifite umwanya ngo wo kureba. Ikindi cyiza ni uko risk zaba ziri gufatwa nyine n'umuntu w'umutrade usanga bikora, ubu understanding risk. Je ni gutya ndibuze kuba ndi gukora, niba twarahombye trade enye nkaba nari maze gomba amadolari 17 yonyine, abandi mu gihe ahomba kabiri konti kaba yashizeho, je nari ndi gukora muri ubu buryo bwa business. Ahubwo igishoro cyacu nuko cyo cyabaye gikeya, abantu bashyizeho $25 na za $50 40 bagatangira kujya mu mugati yo Sam ko tubona yashizeho. Impamvu yashizeho nuko broker adafitemo ira system yo kuvuga ngo niba gerashyizemo na risk amadolari 5 ufite amadolari 100, umuntu ufite amadolari 50 kuri konti ye agomba kutaba risk amadolari 2 n'igice. Ariko iyo system yo ntabwo irimo kubera ko rusezi itagabanyuka. So niba nakoresha no rusezi 0.01 ufite 100 n'umuntu ufiteho 25 agakoresha 0.01, je ni mumba amadolari 10 ndabamombye 10% yanjye. Ariko uyu nguyu ufite amadolari make araza kubahombye hafi capital yiwe yose, kubera ko iyi root size 0.01 ntabwo ya price. Ni ukuvuga ngo uwakoresha kugira ngo uyu nguyu ufiteho $50 risking nawe 5%, nako risking 5% yari agomba kuba yakoresha 0.05, hanyuma bakaza kuriskinga konti kuri konti akaza twahomba yari kuba yahombye 2.5 yonyine. Hanyuma uriya w'amadolari 25 nawe rusezi yagomba kuba iri munsi ya 0.01, ko 0.01 njye nayikoresha ifite amadolari 100, bivuze ko ufite 25 ntabwo nawe ari bukoresha 0.01, ahubwo ya rusezi njye nakoresha ko nafite menshi baraza kwigabanya na 4. Uri kubyumva rero? Iyo system ntabwo ibaho muri HFM. Ibyo bintu nibyo nateye nakamenye hari arimo ako gakosa. Ariko ku bantu mugiye gukora copy trading none icyo mukenera creatinga account, ndabereka uko account ikorwa na verification yayo. Hanyuma minimum deposit yaza kuba amadolari 100 yonyine. Kugira ngo njye amafaranga yari yose nashyiraho, root size ntoya muri trading ize kubajyanye n'ikina amafaranga yawe. Ni nuka 10%, unka 10%, ni mumba 5%, mumba 5% yayo ngayo. So icyo cyabayemo nuko kuri uyu mu broker root size itajya munsi ya 0.01. Nabaga ko kuri Omega ho bakoreshaga n'iyi ngiyi mubona ya 0.001 yo yageragamo, kubera ko rusezi bo barazigabanyaga nyine arimo auto scaling. So kwish FM ko badafite auto scaling rero nasanze ko minimum deposit iza guhinduka ngahe amadolari 100. Ariko iyo nza gukora kuri anakoraga bisanzwe naga amafaranga yanjye yahombye ngashireho hoya, nimugiye ngo yashizeho nasigaye amadolari 70 nangahe nkuraho 50 asigaraho. Oya nabanje ngo bikura amadolari 50 nsigazaho 27 igihe yari ariho 77, kugira ngo abantu bafite nabo 25 zize kujyana, ariko nasanze n'ubundi nabikoze nakerewe. So ndaza kubereka history yanjye nimukina ko nyibereka, ntago hano birimo nakwibereka, biri muri phone naho nafashe screenshot, ariko nazo wende kubishyira muri no video nabyo mukabireba. Nafashe trade enye zabonye amadolari 17 byose ni toto. Abantu bafite amadolari 100 amadolari 1000 mwarabibonye ko konti zayo zo zari zigihagaze. Iyo nafata trade imwe ya kangahe reka kutatwunguka tukongera tukazamuka. So abantu nshaka ko muza muri copy trading, si nshaka abantu muza muri copy trading muzamumamagara ngo Sam ngo tutubona ngo wavuye amadolari naya ngo tujya kuri RIB ngo kuguhamagariza RIB. Ibintu bintu mujemo murabizi ko biba muri risk. Ngiye amafaranga yahombye ntabwo mpamagara ngo ubwenge yo Sam ngo amafaranga yanjye ko yahiye ngo ankorere refund, kuko ntabwo abenje bayakiriye amafaranga bayagiye mu isoko nyine bayahiye. Ndajya bino be making a clear n'undi muntu wari wese uzagira ikibazo yagira nacyo cya loss. Gukora copy trading ni risk yawe ufashe ku giti cyawe, ahubwo icyo ufashe ni ukuvuga ngo
reka njye nizere Asam mfate konti yanjye nyikonekite niyo, ko hari n'abandi bantu bakora trading hano bakora za copy trading benshi ku isi yose, hariya mpamvu ugiyemo ugasacingamo ID number cyangwa code y'uwo muntu ugiye gukonekita, nuko ari we muntu nyine uje gukonekita, ariko mwabonye ko aho ukorera copy trading haba harimo n'abantu benshi. So ni ibintu biri open ku isi yose, ushobora gukonekita ku muntu uri Vietnam, ushobora gukonekita ku muntu uri Burundi, ushobora gukonekita ku munyarwanda. Hano mu Rwanda harimo n'abandi bantu benshi bakora copy trading nsigaye ngenda bumva, nyine ni benshi. Ntabwo ari ukuvuga ngo rero ngo amafaranga ya niba ahiye ngo ni Asam ngo wayahaye ngo yatwitse ngo ugiye kumurega muri Riboya. Ahubwo hano turi gukora iki business, niba ushaka kungukira mu kintu ukaba udafite umwanya wo kukiga cyangwa ukaba utizeye ubumenyi bwawe, njyewe ukaba wizeye ibyo nkora, ushobora kuretinga account yawe ugashyiraho amafaranga yawe, si itegeko si agahato, ukavuga ati Asam reka turebe niba ari gukora neza, igihe cyawe gushyira 10,000 by'idolari ariko kambaye ikiro 5, turebe izo nyungu avuga koko niba ari professional, turebe niba azahomba akava muri loss akajya muri profit. So abantu mwese mwafashe copy trading bwa mbere murabizi ko twigeze kunguka arenga 200%, bivuze ngo konti twazikubye inshuro zirenga 2 abakonekse kuri copy trading ya mbere. So impamvu copy trading yari yaranatinze, natinze kubanza gukora video ngo mbasobanurire, nubwo ino video nayibonye ko itari clear neza mutabyumvishe fresh ijana ku rindi, nzongera ngo n'indi video mbishimangira. Gusa for now ikintu cyabayemo ku bantu bafite amadolari make bakabona yashizeho, ntabwo yashizeho yose, ande abari kuri wallet mwagiye muyabona, ndabizi mwagiye muyabona kuri wallet yanyu garukaho. So root size rero ko wallet itajya munsi cyane, minimum deposit aza kuba ari amadolari 100, hanyuma maximum deposit yo ntabwo ibaho. Gusa icyo nabashishikariza ufite 5 bya dolari 6 biringa amafaranga uri buze gushyiraho ari menshi, nibwo risk yawe iriyongera ariko na profit target ikaba nyinshi. Kandi ikindi ugomba gufata amafaranga no muri trading ntabwo ari amafaranga ugomba gukoresha ibindi bintu, ko trading irahindagurika, ushobora gusezeranya ibintu simbikore wizeye ko profit iri buboneke muri iki cyumweru, ugasanga ntabwo nakoze ngo ubone izo nyungu zawe wakeneye kujya ujya gukemura ibibazo. So muri trading uzamo gukoreramo amafaranga nyine makeya, kuko njyewe nibyo bintu nabonye byiza. Ibaze ko muri forex trading abatrader bose usanga bakora nta target bafite. Umuntu afite 1,000 cy'idolari ashaka kucyita kigira 10,000 umunsi umwe, kandi ibyo bintu ushaka gukora umunsi umwe, hari umuntu wishakira 1,000 cy'idolari mu gihe cy'ukwezi nawe afite cya 1,000. Kwera iki araba ati ngiye ku munsi nkoresha niba ngenda cyane ndi umuntu utega amataxi, niba ngenda mu modoka, bano bantu b'abasirimu bona basipene amafaranga menshi ku munsi, abari bukoreshe ari hagati y'ibihumbi wenda 20 na 70 ku muntu utega taxi cyangwa umuntu urya muri restaurant, nyine umuntu ukora movement zigaragara cyane. Dukoze average niba ukeneye 70 ku munsi akaba ari amadolari 50, wowe ukaba ufite 1,000 ukabona inyungu y'amadolari 40, amadolari 90, amadolari 100. Ayo madolari 100 bivuze ngo yagutunga iminsi ngahe 2 uramutse uyafunze ukayabikuza. 1,000 cyawe kirahari, wungutse n'amafaranga yo gutunga iminsi 2. Ya minsi 2 wemerewe gukora cyangwa utari no gukora, ukanakorera n'ayandi cyangwa ukajya mu bindi bintu. Bivuze ngo abantu benshi nimukora forex trading mufite target uvuga ati ngiye inyungu nshaka ni uyu munsi yo kubaho no munsi, usanga forex ari akazi nyine kuko ari bugutunga. Niba ukeneye kujya mu ntara ukakeneye 15,000, wazana muri trading ukorera amadolari 8 ubikuze, wigere mu ntara wongere ugaruke wongere ushake mandi. Nibyo uvuga ngo forex nyine igeze gute iragutunze. Ntabwo forex wavuga ngo iragutunze no munsi wungutse amadolari 100 kandi ukeneye amadolari 10 ku munsi wungutse 100. Ibi bivuze ngo iryo 100 kubera gukoresha amadolari 10 ku munsi iri mu 15,000, ayo madolari 100 yakugutunga iminsi 10 yose utarakora, ariko wanze kuyafunga kubera ubona ari utu digit tubiri ngo amadolari 100 si ubwo ni menshi, kandi nabonye Asam yakoreye 1,000 yakoreye 5. So kuba ushaka gukorera ibya faranga byinshi udafite icyo uri bukoreshe nibyo bituma uhomba nyine nko mu trade. So n'abandi bantu mwese mushaka kuza gukora copy trading mugomba kuba mufite iyo mindset. Hano niba ushyizeho 5,000 by'idolari niwe expecting kwita uza kubona 10,000 mu cyumweru kimwe. Oya, dushobora kuza kunguka 1,000 gake ku buryo nyine risk z'abantu bari professional pana ibintu byo gushyira mu root size nini ngo mpite nkorera ifaranga byinshi ngo mbemeze. Oya, ibyo ntabwo ari byo ngiye ndi gukora this time. So abantu mwarishizeho $25, $30 mukabona bwashizeho. Ikibazo nuko kuri hot forex kuri no broker twakoresheje we ntabwo afite moto scanning, ntabwo agabanya root size, ahubwo kuba afite igishoro kinini kiri hejuru y'icyanjye niba ashyizemo 0.01 wowe ufitemo 1,000 baragukubira nyine tu birumvikanaho. Ariko munsi yanjye
ntabwo rusezi zere kugabanyuka. So abantu mufite amadolari 100 kuzamuka, amadolari 100, 200, 300, 400, 500, ni mwe bantu muri buze gukora iki copy trading bikemera. Abandi bose bari munsi y'ayo madolari ntabwo byakunda, kubera rusezi yo ntabwo iri buhinduke. Njye nishyamo niba mfiteho 100 ngashyiramo 0.01, nawe ufite amadolari 7, amadolari 5, amadolari 10, amadolari 20, 30 kuzamura, n'undi wawe gushyiramo 0.01, urumva rero ibyo biza kutubarisha nabi. So icyiza rero nuko mwashyira amadolari 100 kuzamuka, none birumvikana. So ufite ubundi bintu ushaka kumbaza, bisobanuro wumva utanyuzwe, ufite YouTube channel, ufite Instagram, ufite Telegram channel hano, reka mbereke nk'iyi Telegram group mbabwira. Iyi Telegram group urabona ije hano ugakanda hano handitse ngo file, muri kubona hano handitse file, ugakanda bikanze kuri file ubona ibitabo byinshi. Ibi byose ni ibitabo bya forex birimo ibintu biri by'ingenzi. Usanga igitabo kimwe kirimo hano arimo nk'igitabo kigura nk'amadolari 1000, amadolari 2000 bitewe naho wagikuye. So abantu mushaka kwigisha, mushaka kumenya byinshi kuri trading mwazana. Abandi mutaramenya iyo biva niyo bigana, mushaka kumenya uko bikora, mushaka kumenya basic information, YouTube channel hano dore ngiyi ntago nikoresha cyane ngo nshyire ibintu byinshi, akariho video zibanze. Izi video mubona izi ngizi za mbere nanditseho ngo lesson 1, lesson 2. Izi ni video nari ndi kwigisha abantu online kera ngitangira, murabona ko nari ngana nayo nyina nanutse ndi gatoya cyane. Bino ni muza mukabireba ahangaha muraza kumenya trading ino ya nyayo, nubwo nabibasobanuriye neza muri iyi video. Hano muraza kubisanga mumenye ngo bikora gutya na gutya na gutya. Ushaka kujoininga ino group rero, link dere uzana kuri Instagram yanjye. Ije kuri Instagram yanjye bigenda gute? Ukaza hano munsi y'izina ryanjye kuri Asam. Abafurazi ndabona ariko bari kubwira. Uraza hano iyo ukanze kuri ino link. Link muri kuyibona iri hano munsi yanditse ngo Rwanda Forex Trader, ugakanda kuri ino link. Iyo ukanze kuri iyi link, bitukanda hano kuri link.me, baguhereza link irimo ibintu byose. Hano uhita usanga hariyo WhatsApp groups zanjye zose, hariyo umubroker nkoresha. Iyo ukanze hano dore uba ugiye gufungura account ku mubroker nkoresha. Iyi ni Telegram group yayindi naberetse. Iyo ushaka kujoininga ino group nyine bitukanda hano kuri ino Telegram, kanda hano handitse Telegram, urabona ko bahita bakuzana kuri ya group irimo abantu 2920. Ugakanda hano nyine ukahita uyijoininga, ubwo ni kuri phone yawe babyihuta. WhatsApp group, Facebook, dere TikTok ngiyi nkoresha, Instagram yanjye, byose bari gutemberezaho video zo kuri YouTube, ibintu byose biri hano. So guys, ikindi kintu nababwira, afite n'izindi group za WhatsApp 3 hano murayibonyemo, n'ibya broker mwayibonye mu broker nkoresha, byose uraza kubisanga hariya. Broker nkoresha dore ukanda kuri ino foto, ndabibutsa ko uyu ukanze hano munsi ya Asam ariho iriya link. So guys, ikintu tugiye gukora ni iki, abakora copy trading icyo mukora ni kufungura account ugashyira amafaranga yawe akiri kuri wallet, ukatujya handitse copy trading. Nabyo ndaza kubakora tutorial ibibereka, niko ntabwo gukoraga ino video ngo mbasobanuremo mu ngingo zivunaguye nyine mbicemo gakeya, none ntabisobanuye neza 100%, ariko ndizera ko mwabyumvishe. Abari positive muzi icyo mushaka, muzi ko amafaranga akorerwa, ndizera ko tugiye gutangira tugakora akazi. So stay tuned, let's do it, let's make money. Uyu mwaka utangiye dushyushye dufite ibiceri.